mambo vipi rero nuko tugatangiye bimeze biteye narakubwiye ngo nitwa nkore neza bandebereho abanzi ntago bangereranya abamenye ntago nari nangiye filime ntiyikinnye we reka nze nari nkoze ikosa wumve ko bari mamagazi yari nyamaterwa ngaguhunga yigabije baragiye impeta nkuru zivugiye mu rugerero we yemwe we genda kimomura twite aho icyo ngukundiye uri umuntu mugabo mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga uri kumwe n'abapampe abasore ndabakunda cyane yemwe we genda kimomura twite icyo ngukundiye uri umuntu mugabo habiri neza gisara batwara cyangwa utabona umuhanzi udahana yitwa nzinzi wazigiye yemwe we genda kimomura twite icyo gushimiye umuntu mugabo natwikase natwike ubu noneho twareba filime ubwo bumaze kumva indirimbo yubahiriza agasobanuye bimeze bite nuko tugatangiye nakubwiye ngo ni True Art Entertainment bikazanye ndetse ifatanije na Rock Entertainment bimeze bite Lone Ranger Productions dutangiye gutyo ahantu kuri station se mubibona bimeze bite station ya Nuza harya na station iraba amafaranga we reka nceceke ikibazo cyanjye hakurino hari abasaga n'abapolisi n'abapolisi bari baje ni benshi ndagira gukurikira filime ukuntu dutangiye filime yacu abapolisi kwinjiramo murahabona ariko afa murabibona n'iki mutabona abafande ari cyo babiritse nuko dutangiye agahinde kacu byibura buri cyumweru ingamba dutangiranye munyitege byibura buri cyumweru ni ibihinde bibiri filime zuzuye fuso hano hantu ni hadashya nimuzanterekere reka bagusubiza inyuma amezi 4 dutangiye batwereka ahantu abapolisi bahaje n'iki none badusubiza inyuma amezi 4 mbere yuko polisi ijya ahantu byagenze gute hakuno no dutangiriye barakwereka Z Studios presents hari n'umukobwa ubwo mwari mutegereje ko ngira ngo ni umukobwa mwiza araho umukobwa mwiza se nibiki ni umukobwa aho uri hano ari mu kazi n'iki madam आपको टाइम लगेगा Yesu uraza gutindamo yari ari ku kazi nyine mfite gucinga kumwe umuntu abari mu kazi nyine umusekirite akamubwira ati watashye tugacinga वो थोड़ा काम है ya mfite akazi ndi butindemo ndaza kukumenyesha ari ngenda okay madam wo ni umusekirite umugore yasigaye mu kazi umugore rero yandikiye ati uyu munsi ni sangahe ese turabura uyu munsi gutegerereje muri office sasa umukobwa ari muri office ariko hari umuntu ari kwandikira ategereje umuntu nta musubiza babyita kumurya sini uyu mukobwa ninde ari kwishinza aho yandikira bisa nk'adashaka umusubiza bimeze bite nanjye bajya banyandikira ngiye mpita nsubiza ariko abakunzi banjye उनके ऑफिस में रुकने की वजह iyo nza kumenya impamvu uwo mugore yatinze mu kazi ngiye numvaga ari kumwe abantu batinda mu kazi nyine घर जाने की कोई वजह नहीं होती kubera ko badafite impamvu yo gutaha मैडम भी कुछ ऐसी थी ndakeka madamu Samira nawe numvaga ari uko bimeze तब वो अकेली बैठी रहती थी numvaga ari buze kuguma inyuma nk'uko abandi byagendaga sasa uwo mugore watinze mu kazi barakwereka bisa nkaho polisi ari iri gukoresha iperereza ibaza ibyabaye amezi anashize ati umukobwa nawe ndikubwira ngasohoke muri office yanze gusohokamo nzi ngo nta kazi kenshi afite प्यार कर रही है byasaga nk'ategereje umuntu ये आने वाला नहीं है uwo muntu ariko bigasa nk'aho atari buze kuza tu umukobwa uko agenda uwo munsi yasohotse yaraba ari kumufotora ni ibyabaye umukobwa yasohotse yaraba ari kumurya amafoto ese uyu mukobwa ninde yatashye ari kumufotora bimeze bite umukobwa avayo aza hakuriro ni ku bitaro wa mukobwa wari watinze kuva mu kazi yaraje parika imodoka ye hano nanone uko agenda baramufotora dore amafoto dore ifoto murayibonye yaje hano ibi ni ibyabaye aza kwa muganga avuye kwa muganga rero yaje gusura kwa muganga yataje Sam Isamira buretse I need to talk to you. nkeneye kuvugana nawe ni umuganga I know there's no improvement. ndabizi nta kintu kiri guhinduka ku murwayi wanje uri hano At all. shahabe na gato pe Sam, तुम जानती हो हम उन्हें यहाँ impamvu akiri hano kubera ko यही recommend करूँगा कि life support निकाल देना चाहिए. The pain won't stop. She's suffering, Sam. ari kubabara ikiruta yapfa इसकी वो बोल भी नहीं सकती है. kandi ntabasha no kubigaragaza
ufite kubyumva Sam, she's sasa uyu nguyu bari kubwira turiya murwayi wawe nta kirameze nk'uhora ahantu hamwe yapfuye bikagira inzira dead. No, she's not. n'ubundi yarapfuye ntabwo yapfuye Ravi अपने पास में उलझी रहोगी एक मिनट yesu uzareka hahise hakuyobora kugeza ryari on I can't do it, Ravi. ntabwo nabikora ntabwo ashaka kubica umurwayi uri hano kugira ngo कॉलेज के टाइम से ऐसी हो यार still stubborn Waiting. kuva muri kaminuza wari inkubaganye na n'ubu ntujya wumva umukobwa co उम्मीद की बिना पे किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली इस केस में यार मिरेकल की कोई उम्मीद नहीं कर सकता hano ntabwo twateganya ko igitangaza kizaba Miracle होता है. ibitangaza bigiye bibaho mu buzima nanjye ntegereje icyanjye मेरी लाइफ में भी कोई मिरेकल हो जाए. nanjye hari mu buzima bwanjye hazaba igitangaza तुम हमेशा प्रॉब्लम से मुंह फेर लेती हो ikigaragara wowe iteka ibibazo byawe bitera umugongo आप सॉल्व हो जाएगी ukumva ko ibibazo byawe kubyirengagiza bizikemura kandi ibyo si ukuri buri kibazo kiba gikeneye gusubizwa uyu mukobwa ngo afite ingeso yo kwirengagiza ibibazo bye akabitera umugongo yumva ko bizikemura kandi buri kibazo kivutse uba ugomba kugenda ugahangana nacyo umukobwa afite umurwayi uri kwa muganga yaje yakurino ibyo bimaze kuba nuko dutangiye agenda kugera hano parikingi iruzuye yabuze parika parikingi iruzuye umukobwa avayo तिवारी Tivari ये मेरी पार्किंग में बाइक किस ninde waparitse moto ahantu parika तिवारी की जरूरत नहीं Samantha मैं nta mpamvu yo guhamagara Tivari n'igihe waparitse moto ya Sudiri लगा बसाने kugira ngo ngufatire umwanya uri buze guparika mu umusore yamufatiye umwanya विवेक uri umwana mwiza Vivek nta gahungu baturanye kitwa Vivek ati naparitse moto kugira ngo ubone aho uparika niba abantu batuye nyine mu maparitoma होती ना तो मेरा यहाँ रहना. iyo bitabayeho ubuzima bwari kungora hano pe nta gahungu baturanye ndi hano nta kana gato nyine bwa bwana bwa 10 nawe urakabona That's true. Well, mukobwa चलो. sawa mehereze Much for carrying this. urakoze kuntwaza nta kibazo ni akana k'agahungu k'agaturanye Samira तुम ठीक हो ना umeze neza kubera iki मुझे क्या होगा? mfite ikihe kibazo ahubwo I'm fine. umeze neza umukobwa arakuze nibo bakobwa bakuze nyine abakobwa bakuru se ntimubazi ni agahungu baturanye gatonya ka 10 na bwa bwana tuba duturanye hakora nanjye manuranye n'abana wenda bwa 10 na nyuraho nkabwira atabana babahebombo na ice cream kuri facture ya Rebo nkimanukira umukobwa yaje hano naho yibera yo kagahungu nako kaje hano सोच रहा हूँ आप योगो को। क्लाइंबिंग की वर्कशॉप के लिए एनरोल कर दूं yaje hako no kurira nyirakuru पर इसमें करना क्या होता है ये तो बता. वही जो आप ऑलरेडी कर रहे हो mama hari ahantu rero nzakujyana baguha akazi yakuri gukora nabo niko bakora तो ये अपने मॉम डैड को समझा. vugana n'ababyeyi bawe wa mwana uyu ni nyirakuru नाक में दम कर रखा है. क्यों क्या कर लिया आप अरे तेरे कॉलेज barashaka impapuro zawe zo muri kaminuza ariko we ntabwo byumva barashaka kureba nyine uburyo wigamo muri kaminuza पहले नीचे उतरो नहीं अभी mbere na mbere banza umanuke nyogoko तो आप नीचे उतरो manuka ariko wa mukecuru utazamanuka ukikubita से आप उतरो ari gushaka impamyabumenyi y'uyu mwana ngo yereke ababyeyi be baba muri New York डॉक्यूमेंट्स देके चैप्टर क्लोज कर. zana impamyabumenyi zawe tuzereka ababyeyi bawe ibi bintu birangira ive mu nzira ख्याल रखो banza wite ku buzima bwa mwana ari gushaka ari guhunga ikibazo bari kumubaza cyo kwerekana impamyabumenyi ze umwana yashi hano n'umwana w'umusore mu cyumba cye bwa bwana ubu nyine bw'iyi minsi buba buri muri 18 iki umwana kureba hakurya hari aho yaje kwitegereza ni ku nzu baturanye umwana aza hakurino ndagira ngo ukurikire filime amasaha y'ijoro umwana yaje hakurino hari foda afite yanditseho ngo Sam itariki 12 z'ukwezi kwa kane ndagira ngo ukurikire filime afungura iyo foda afata amafoto ya wa mukobwa baturanye kumbuye umwana ari ujya ufotora uriya mukobwa niwe twabonye ari gufotora umukobwa yajyaga जिंदगी में कोई ना कोई buri muntu agira ibanga rye शायद समीरा मैडम राज थे ahari madamu Samira yarababaye kubera ko राज दफन थे hari amabanga yari afite yishe mu mutima we n'umusekirite uri gutanga ubuhamya खुद राज थी cyangwa se yari ibanga ry'umuntu wundi uyu mwana afotora uriya mukobwa baturanye mu buryo bw'ibanga umukobwa atabizi agafilime bakwise gutya bakise hakedi bimeze bite rero nuko tugatangiye nakubwiye ngo uraza gusobanukirwa kuva ari nkore neza bandebereho wagafashemo हाय आप bite रोहन मल्होत्रा Rohani Malhotra वाले फ्लोर पे रहता हूँ ntuye hasi turaturanye लीकेज इशू को लेकर twari twavuganye kuri telefone ku byerekeranye n'ahantu amazi yapfumutse umuturanyi we उनके वॉशरूम में लीक है. amwereka ahantu biri वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल uyu ni umuturanyi we wundi iriya mbega piano nziza irarenze pe How do you know? Steny we ubizi ute डायरेक्टर
njye ndi umudirector w'umuziki ndarenze म्यूजिक डायरेक्टर के पास म्यूजिक तो है ariko music director nawe afite umuziki we ariko ntago nigeze mbona umuntu m'amahirwe pe I'm hoping Anyway, I have some work to finish. You carry on, please. okay mfite akazi ko gukora nawe cisheni Katorori umukobwa aza hano ni mu rugo iwe kureba hano hari uwamuhamagaye witwa Om Kapoor yamagaye witwa Om Kapoor Sam Samira Khanna right yatangiye kwibuka uwo muntu umuhamagaye ati Samira bite yatangiye kwibuka ko bahuriye nitwa Om Kapoor आपको कौन नहीं जानता? abantu bose barakuzuriye icyamamare सब है bose baranzi पूरी तरह से ariko ntabwo banzi neza bazi izina gusa ni umugabo bahuye w'icyamamare ngo yitwa Om Kapoor umukobwa ari kwibuka umuntu bahuye witwa Om Kapoor akamwiteretesha umukobwa akibuka ko bahuriye kumbe barahuye n'icyo cyamamare ikinyafu ni iki ndagukunda batangira kujya basohoka nawe n'icyo cyamamare ndashaka kuzabana nawe Sam ndashaka kuzabana nawe ni umugabo w'umuhitinzi bahuye wakoze amahiti n'iki Katorori oya zana muri rwa rugo rw'umukobwa hari ibyo bari gukora sasa uyu musore waje hano ari mu nzu y'uriya mukobwa kureba hano hari icyo yahabonye yabonye udufoto tw'abana turi mu nzu y'uyu mukobwa yishima musinzi barakwereka muri icyo gitondo wa mwana w'umuturanyi yaje hakora uyu mukobwa baraturanye खुद बना रहे थे abayagaye rifite n'akana kakiri gato gafite nka 10 hari umurongo munini अरे तुम अंदर रुके नहीं मैं तुम्हें ढूंढ रहा था kuki utantegereje indani For fixing the- wakoze kuntunganyiriza wifi yanjye 2 दिन से टाटा था तुमने 5 मिनट में फिक्स कर दिया It's no big deal. ibintu byananiye abantu bubikuze mu minota itari 5 उससे तुम्हारे लिए कॉफी kubera uyu munsi nzajya nguha ikawa y'ubuntu wa mwana we kubera unkoreye wifi fata amafaranga yawe aka kana bisa nk'ari agahanga kakoze wifi y'ahantu baturanye gusa kano kana nubwo kari kumwe n'uyu mukobwa kajya kamufatura uyu mukobwa atabizi ni umukobwa mukuru baturanye nyine kumwe ubuturanye n'umukobwa w'imyaka nka 30 wowe ufite 10 n'ingahe एक टर्म सिखाया था symbiosis. hari ibintu nize muri college bita symbiosis हम सबको एक दूसरे की जरूरत bisobanuye ko twese dukeneranye में नो पार्किंग में कॉफी nuko uba unyeneye kugira ngo nguhe nkuzanire ikawa nanjye uba unyeneye ngo ngufatire parikingi buri muntu aba akeneye undi ku isi nta muntu wihagije kuriya mba nkeneye aba DJ ngo bangereze filime mu baturage hey तुम्हारा फोन aba DJ nabo bankeneye nyine abantu bose baba bakeneranye tu byambera kose I've completely forgotten about it. But see, you remember. You're a good friend to have, Vivek. uri inshuti nziza yo kugira Vivek Katorori हाँ जी ऑर्डर भेजा ना वो जी अच्छा ठीक है umwana yaje yakora ati ngiye kujya kureba telefone yawe ahantu bari bayikoresheje ने फिक्स किया कि और बिगड़ telefone uriya mukobwa basigiye ngo mubikore ko mutayikoze चांस कम है amahirwe yo gutwara iyo telefone yari make telefone yanze gukira खराब था अब तो ऑन भी नहीं हो रहा है ये आपने telefone yaje ifite akabazo gato none ntiri no kwaka क्यों kuki mutayitunganije hari abantu ushyira telefone nyine bakayiryamo n'ama-PS bakagushyiriramo ayapfuye burundu bakora amatelefone sasa uyu mwana Vivek yaje gutwara telefone wa mukobwa baturanye umukobwa yitwa Samira समझा asanga telefone ntabwo barayitunganye n'icyagabi cyo kubikira ikiyikora घूमता था ना तब से दुकान खोला wacana iri duka narishinze ucyambara pampa सबसे पहला मोबाइल स्टोर मैं kugeza ubwo ari njye muntu wa mbere wafunguye iduka ricuruza telefone Sorry. buriya wibye ibikoresho by'abakiriya ufunguramo iduka ryawe Gabi मझाड़ समझा yewe wikigira umunyabwenge ni gutyo ukora business चल निकल bisa nkaho uyu mugabo yariyemo PS Gabi nyine hari ukuntu umuntu akuzanira telefone ukahita ukuramo nka motherboard ugashyiramo iyahiye ukahita umubwira telefone yawe yarapfuye निकल ahubwo ukamugurisha iyo ngiyo wakuyemo abatekinisiye mujye mubitondera umutekinisiye wenyine wo kwizerwa nabonye mvuga n'uriya mutekinisiye cyakora arakora bamwita Eric Tech akorera Kimisagara si ukubikora gusa aranagurisha ababifite by'ubwenge Eric Tech आई सैम Sam तुम्हारा फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है telefone yawe ntabwo bayikoze और लगेंगे Oh, that's... biraza gutwara indi minsi 2 bimeze sawa harakupa तुम्हारा बोर्डरूम में इंतजार abantu bose baragutegereje ariko muri boardroom आज आप लोगों को को काजी। यानी की एक खास वजह है hari impamvu idasanzwe yatumye mbateranyiriza ni ku kazi k'umukobwa और मेरी जगह ngiye kwegura बेटी नंदिनी लेगी umukobwa wanjye ufite impano bita Nandini ansimbure mu kazi सीईओ है gwera umunsi niwe CEO w'iyi company umuhamashina umukobwa we Thank you, everyone. murakoze mwese मुझे सिर्फ ये जॉब नहीं दिया mama wanjye ntabwo yamaye kano kazi gusa चैलेंज भी दिया है
ahubwo yampaye n'imbogamizi n'uguhangana nyine Sales double करना है. yambwiye ati uyu mwaka uburyo twakoraga mugomba kubikuba kabiri yo binjizaga Especially you, Sam. cyane cyane wewe Sam ugomba kumfasha What we can do? icyo Good. twakora cyose narimi I want to change the content strategy for our men. ikinyamakuru cyacu ndashaka ko duhindura content cyandikagaho मगर outdated भी. biriya bintu twandikagaho ngo byo guteretana ngo abantu barahuye biriya bintu ni ibya kera इनको relationships की बातें बहुत abantu muri iyi minsi muri iki kinyagihumbi ntabwo bagishishikajwe no kumva ngo twahuye n'uyu mukobwa turakundana oya iyo nkuru twajyaga twandika ko tuyihindure uru rubyiruko rw'iyi minsi cyangwa abantu b'iyi minsi sex. barashaka ko twandika inkuru zijyanye ku mibonano mpuzabitsina irari n'izo nkuru bakunda gusoma nizo tugiye kujya twandika mu gitangazamakuru cyacu Excuse ibyo turabiba nka ya mitwe y'inkuru nyine yo kuri za mbuga nkoranyambaga zinango atarukiye muri kamera atweretse inguni n'iki n'iki No, I mean ndabona utabyemera no कि पिछले कुछ महीनों में amezi make ashize ndabyemera byo no से twagiye duhomba yeah but ntabwo ari amezi make n'umwaka wose Surya Nandini we know it and as a magazine we are still fighting abantu bose niko biri kugenda ariko n'ikinyamakuru cyacu kiracyahangana fight पर dufite kurwana भी एक पहचान है ariko ikinyamakuru cyacu parade gifite ukuntu bari bakizi inkuru twanyuzagaho content iriya content bayituzuye yo kwandika inkuru z'urukundo pana kwandika inkuru z'ubusambanyi की strategies market की trends icyo बदल dukeneye guhindura ni market strategies nta kindi है ना Nandini and the kind of content you are suggesting kandi iyo content uri kutubwira twazana फिर हम abantu bose barayitangaza iyo nkuru ivuga ku busambanyi n'uburaya se hari umuntu utayitangaza जाएगा I feel also do the same thing अगर वो लोग end of the year profit book कर रहे हैं तो I'll be happy if Parade joins that band ati icy'ingenzi ni uko twe twakwinjiza amafaranga Samira तो मॉम ने ये बिजनेस अपने तरीके से चलाए पर मैं इसे अपने तरीके से चलाना mama wanjye yayoboye business ku bitekerezo bye nanjye ngiye kuyobora ubwo ari njye umusimbuye ku bitekerezo byanjye वेल लेडीज कंटेंट पर और आर्ग्यूमेंट्स होती रहेंगी oya iyi content tuzongera tuyiganireho mbere yuko isohoka मी फॉर लंच mwaza tukajya gusangira ibya saa sita mukobwa urumva badakwiye gusohora inkuru nk'izo zivuga ku mico mibi kugera hano मैम uraho madamu urakora icyana uri umugabo isanze hano शूट कर रहे थे तो उन्होंने कहा आपसे पूछ लूं अगर आपके पास टाइम mom yaranyohereje ngo nze nkubwire ni cya cyamamare gikundana n'uyu mukobwa ejo bundi cyari cyanze kumwitaba टाइम नहीं है bwira boss we ko ntagiye mufitiye ni icyamamare देवेन Deveni we umusore bakundana w'umuhitinzi वो ओम सर से बहुत प्यार करती थी sasa uwo nguwo nawe batumye Deveni yaje hakuno bari kumuhata ibibazo n'abapolisi ese niki cyabaye kiri gutuma abapolisi babaza ibyabaye amezi anashize ari nabyo bari kongera bakatwereka uriya mukobwa yari umuntu mwiza yakundaga Mr. Om Kapuru सुनिए ना ndetse na Om Kapuru yaramukundaga cya cyamamare ये बंगला ये गाड़ियां पैसे कपड़े ubutunzi bwose ibintu byiza narabikoreye ku giti cyanjye to tell me nta muntu rero ukwiye kunyigisha uko mbaho ni umugabo uri kuvuga hano bari kumukamera akina amafilimi katorori gusa umukobwa ukagenda ka kana baturanye hagiye hose karamufotora ahagiye hose ka kana karamufotora the TCP/IP protocol umwana aza ku ishuri atinze buri gihe kuko aba yagiye gufotora umukobwa baturanye extends ese uyu mwana kuki abikora the server then listen umwana yaje hakuno kandi babiyiga ibintu byerekeranye n'ikoranabuhanga barakwereka cya cyamamare cyaje kugura umukobwa आधे घंटे से यहाँ आई हूँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ amaze isaha nicayemo hano ngutegereje don't even ask me how am I none nta nubwo uri kumbaza uko meze having a good time wowe urifuza ko tugirana ibihe byiza kuki rero nashaka ibihe bibi akana kari hano kaba kiriwe gafotora umukobwa तुमने अमृता से बात की डिवोर्स के बारे में wavuganye n'umugore wawe ngo muhane divorce sasa uyu mugabo atereta uyu mukobwa ariko afite undi mugore yabwiye uyu mukobwa ko bazahana divorce let's not do this right now reka ibyo tube tubiretse nona oya tubikoreye hana divorce n'umugore wawe tubane nyagasani unyumvire nta mukobwa Samira रिलीज होने वाली है कौन filime yanjye igiye gusohoka filime yanjye rero isohotse bakahita bumva ngo nanone ngo ndigwana divorce n'umugore wanjye byatuma filime yanjye idahitinga तुम्हारे 6 महीने में buri nyuma y'amezi 6 usohora filime वेट करूँ nzategereza igihe kingana iki क्या गुजरी है do you know that ese wabuze ibyo ndi gucamo on a road to divorce and that is why I dated you ubwo twakundanaga wambwiye ko wari uri mu nzira irwana divorce n'umugore wawe niyo mpamvu nemeye gukundana nawe njye ntabwo ndi babakobwa riga some kind of babakobwa byakwitwa ko ari inshoreke cyangwa amahabara yawe uya dukundana wambwiye ko urwana divorce n'umugore wawe muyihane vuba rero tubane आप तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी नहीं ese ninde wabana ubuzima bwawe bwe bwose ameze gutya abana nawe nk'inshoreke hano hari umwana uhari you and I have icyo njye nawe dufite ni icyanyacyo sibyo shushu be के साथ मेरी शादी वो तो एक समझौता है urugo rwanjye ubukwe bwanjye urugo rwanjye n'uriya mugore bwaranze pe urugo rwacu rwaratunaniye byarananiranye bakakwereka wa mwana uri mu ishuri only you are the woman that I love niwe mugore wenyine ubu nkunda shushu be Sam this is all just temporary ibi ni by'akanya gato
एंड में हम दोनों को ही साथ में रहना है, ओके? n'ubundi bizarangira mu iherezo ari njye nawe tubanye. Icyo ngusaba rero shushu be, umpaye agahe gato. Ntago wamagaye gato shushu be, ni bya bigabo nyine biba byibihehese ubanza we. Ntago nyizera. Umugore nzamuta. We humura tuzabana, ndabazi. Igenda kiguhaye. Amatwi ari mu rukundo niyumva, abameze nk'ari mu rupfu. Umukobwa do ari kuryamana n'umugabo ufite umugore batarahana divorce, wategereje ko umugabo aha divorce umugore we. Umukobwa dutangiranye bita Samira, ni umukobwa ukuze byo kuko aramubwira ati ntago nabaho ubuzima bwanjye muri ibi, nawe akeneye kubaka, niyo mpamvu abwira umugabo ati ha divorce umugore wawe tubane. Bimeze bite? Narakubwiye ngo ndi nkore neza bandebereho, ndetse filime zisobanurwa ijambo kurindi kugira ngo hahire rimwe. Bimeze bite rero? Hano bakakwereka cyacana mwishura aho kiri, ni cyana gituranye n'uyu mukobwa. Maze iminsi ngwamagara ntago urabona igihe wa mwana we. Bundi urumva uburyo ibintu binari ingenzi mu umwana ubana na nyirakuru ababyeyi biba muri Amerika, ni wa mwana bita Vivek. Wabuze impamyabumenyi zawe? लास्ट वीक काफी बिजी babarira icyumweru gishize nari impuze. Ugiye mu biki? तुम टेंशन मत लो, Muhani wikwivuna. तुम्हारा बीपी शूट होता है. मैं सर Biraza gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka. Sasa umwana arabo yumvishe. तुम्हारी जिद थी कि तुम इंडिया में ग्रेजुएशन करना चाहते हो. Wa mwana wo kugira ngo urangize graduation yawe mu Buhinde wakiye mu biki? I have to. Urabizi mfite kugenda. I love you. Ndabakunda bye. बेटा Vivek asiga ababyeyi be hano. समझा दीजिए. Icyo cyane wagiye ucyumvisha ibintu ariko. Barakwereka umwana yaje akure no mu cyumba cye. Akunze kuba ari gucungura ya mukobwa baturanye n'umukobwa umuruta umukobwa mukuru. Agiye kubona abantu uriya mukobwa hora acunga icyamamare kiramucyuye bangana mugabo n'umwana arababara do. Uyu mwana amenya ko umva. Uyu mwana amenya ko uriya mugore uriya mukobwa baturanye umuruta. Umwana afite imyaka nka 10 ariko n'umukobwa baturanye uri 30 na. Umukobwa ibaza umukobwa cyurwa n'icyamamare cyagafashe mu gihugu muri za modoka nziza, akana ka 18 ko kajya kana ariko kaje akuno ku mashini. Ndagira gukurikira filime. Umwana yaje akuno atangira kureba wa mugabo witwa Gabi wariye PS za telefone y'uriya mukobwa, bamusigiye telefone ngo ayikore, y'uriya mukobwa Samira aragenda yirya PS. Uyu mwana yaragiye ajya ku mashini ahakinga neza, aragenda yinjiramo abona umuntu bita Gabi. Arangije hakinga polisi y'Ubuhinde ya uploadinga ifoto y'uriya mugabo Gabi ko Gabi ari wanted ari guhigwa na polisi. Hey, mwana n'umwatari. Allo arahamagara. Hani kuri polisi mamagaye. Aragwe afite ukuntu hakinga polisi akahita afata ifoto yawe akayishyira kuri liste y'abantu bahigwa na polisi bazira ubujura, kuko kiriya kigabo cya Gabi kiba mu telefone y'abantu. Ahita agishyiramo ahita agihamagarira na polisi. Uyu mwana n'umuhaka. Filime bayise Hacked. छोड़ूंगा नहीं देखेगा पुलिस वाले होते तो कुछ भी करोगे Kama polisi ntabwo baroyanzaza bwo gukora ibyo mushaka. तेरे भी कॉन्टेक्ट्स है वर्दी की वाट लगा दूंगा नौकरी Kome polisi yari yamufunze kumbe yaje kumurekura. ने बोला था ना Habayeho kutamenya twabyitiranije twagufunze tuzi kuri umugizi wa nabi Gabi. नाम था तुम्हारा Izina ryawe twaribonye ku bantu bahigwa cyane. जन क्लियर हुआ इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ None dore turakurekuye ngaho genda Gabi. चल Gabi kumbe baramufunze nyuma baza kumurekura. Kumbe dore wabikoze wambonye se ni weho. None Gabi biratangaje. हवा खाने को कहा था और खुद जेल की हवा खा के आ गए. Warambwiye ngo ngende mitajya kuri polisi. Urama telefone nshyashya kubwa yayindi wangije. बदला था. Bitise nzagufungisha muri gereza noneho ugumemo. Wacana nubwo umuntu akubona akabona uri inzira karengane. Cyasura umwana witonda. Ari kuri ibandi. Kiraseka ni cyana gito. मत कर. Winyangiriza ikema telefone nshyashya. Hari umuntu ushaka kuyihama impano kuri ku isabukuru ye. Kumbe wa mukobwa baturanye umwana akunda yagize isabukuru. Samantha yagize isabukuru. Samira cyangwa Samantha ubyita uko ubishaka. साहब ने दिया है मैम. Boss dore impano mpaye nkuzanire. Uyu mukobwa akundana n'icyamamare kitajya gipfa kumubonera umwanya nyine cyohereza abapampa ati shira shiri wanjye impano. Ni nk'umuntu uzishyira mu bibazo ngo agiye gukundana nanjye nzagutesha umutwe. Ngeneshanye umutwe. Since it's my birthday, कुछ मांगना चाहती हूँ. Ubwo ari isabukuru yanjye mfite ikintu nshaka kugusaba. Bwira sheri. एक शाम मेरे लिए. Wampaye umugoroba umwe tukaba turi kumwe ndakwinginze. शाम को घर पे पार्टी है. Iwanjye habaye ibirori. नहीं आया ना तो मैं अपनी birthday. Abantu bamara kugenda nuramuka utaje birambabaza. Ntumakanire. Sawa ninjoro ndaza. It's a birthday baby. Fransezeranye ni isabukuru yawe ndaza kuzira ijoro sheri. Ni umugabo bakundana ariko ufite n'umugabo. Sasa Oh my God, I got iPhone
icyana kivuye kumushakira impano ku iduka rya Gabi. इतना expensive iyi mpano irahenze fifeke, iPhone ya kamera enye. Sam, it's your Sama ni isabukuru yawe की return policy नहीं है, so kandi ntabwo nasubiza iyi telefone unayikuye ngo ukubise impano. okay fine Sawa urakoze, but promise me nsezeranye ko Expensive. utazongera kungurira impano zihenze. Urumva nibyo uri umukobwa mukuru urakora, akana kakiga mu mashuri kakuzaniye telefone ya kamera enye, harya bayita ngo iki cyangwa eshatu, aho kano nawe bitubibona kuri kukagora. अगर तुम Gusa ngo nagashuti ke. no matter return policy हो या नहीं okay Umva nongera kumpa impano ihenze nzayigusubiza, sibyo? Yego, barumvikanye. Ngaho nyambira, akana gakunda uyu mukobwa na akana gato. Buriya nanjye ngira ubwana buto bw'imyaka 10 n'ingahe bunkunda. 4, 5, 7, 8. Kandi ndurusaza abwira ati mwaburibu mwe. Namaye amahoro. This is for you. Kabukubita nk'imyaka 6 ati muzampamagare mu maye. Sasa yari hanagiye kubona hari abandi bari gutanga impano kandi bakuru bangana nk'uyu mukobwa noneho. Guess? अच्छा Abantu bakuru noneho bafite n'ukuntu batanga impano bakanazivugiraho. ते क्या Uriya mwana akahita yiheba. मैं कि जिनके पास सब कुछ होता है Yaje kubona ko abafite byose चीज नहीं होती. hari ikintu kimwe baba badafite. Ba- Ni igiki? Ubuto bwabo. Ubuto. I mean, बचपन में जो चीजें Ndavuga bya bintu twakundaga mu buto bwacu. चाहते हैं Hari igihe dutandukanywa nabyo iyo tumaze gukura. और उस दरवाजे की तरफ देख रही हैं कोई Uriya muryango ariko ukomeje kureba, hari umuntu utegereje, umukobwa ategereje wa mushiri we bakundana w'icyamamare. special and Kuri ngiye buri mushyitsi abadasanzwe I'll just be back ndagaruka. Ni abashyitsi ni ku isabukuru ye mu rugo iwe hahiye. Aka kakabireba abantu bakuru bazantwara umwana anywa ku rwunge. Anywa ku rwunge birashira. Gusa uyu mukobwa ibaze gukora isabukuru sheri we ntawe uhari. Akundana n'umuhitinze. Kumbe dore wari guhamagaraho yibereye ari kumwe na madamu we. Ndi wana nahageze nsanga hari za wayini masanga ibiki n'iki. Umugabo ni umuhitinze bari kumwe n'umugore we. Yarangiza akaza akabishyuye umukobwa ngarega niwe nkunda. Madamu nzamuha divorce. Gusa uyu muturanyi yaje hakuri no. Umusore uturanye n'uyu mukobwa. Abona umukobwa, umugabo ari kumwe n'umugore we barishimye kandi ababwira umukobwa ngo bazahana divorce. Ndebera abagabo ukuntu umugabo n'umwana wundi. Sinabibabwiye. Ubundi umugabo byibura Karimbo nawe kavuga ati ntugatume umutima wawe ukoronizwa n'uwari we wese. Umukobwa umutima we watwawe n'uriya musore, umusore utamukunda. Akarimbo kakavuga ati ntugatume umutima wawe utwarwa n'uwari we wese. Aririmba avuga ati cyama ntituzongere gukunda. Wa musore muturanyi yaje kuririmba akora ino ati ntugatume umutima wawe utwarwa n'uwari we wese. Ati cyama ntituzongere gukunda. Aririmba ati ubu sinifuza kuzongera gukundana rimwe rirenze. Ni umusore we happy birthday isabukuru nziza. Icyama ntuzongere kunkenera. Umusore ari kuririmba cya cyana kikabyumva. Ni icyana gito cyakunze umukobwa ukuze, umukobwa nawe afite umugabo akunda w'umuhitinzi w'icyamamare. Yeah. Katururi. Sheri utaje ku isabukuru yanjye ngo dukatane keke turye selfie dupostinge. Umukobwa ibyo bintu biramubabaza. Abo bakobwa barambona imboga mu menyo ngo meze kwishyiga. Nta sheri mfite kuri bidi ngo mumurike. Uyu mwana akabibona. Nta umuturanyi wafashe urwunge. Urwunge birashira nk'urwunge. Umwana nagaye urwunge. Uyu nawe kubera umujinya suka y'urwunge n'umujinya. Urwunge y'urunywanya umujinya. Ariko ndaje mbegereza urwunge koko hayire rimwe. Yeah. Yaje hano n'umukobwa kwiyahuza amayoga. Akaririmbo kavuga ati gutandukana nawe byanyigishije kubaho. Ntabwo ari weho wenyine buno nkeneye. Ati ubu sinifuza kugigira uwo ari we wese.
nta gakiri gigi umuntu yifuza kugendaho. Karirimbo kavuga ati cyama ntuzongere gukontorora umutima wanjye, ati ntuzongere gukontorora umutima wanjye. Umukobwa bari kumuha impano ariko ntago habona sheri we. Ati cyama ntituzongere gukunda. Nakaririmbo umukobwa yabuze uwo bakatana keke, abashyitsi barinze batabatanariye keke. Kino cyana cyaje gukora amasuku ni cya cyana baturanye. Reka nkore nshimwe none se ko nta bintu birenze mfite namuha, reka nje mvunika nyine ya systeme nyine ya titi yo kwihiringa. Kuki gukora ibi? Wait in the morning. Ibyo ndaza kubikora mu gitondo. हाँ Bimeze sawa, umwana ari gukora amasuku. तुम बहुत टायर्ड लग रही हो. Ndabona unaniwe. Yasinze umukobwa. Reka mbigufashe. Cyana kiba cyanze gutaha. Ni bya byana bivuga ati ngirika ngubwira imbe buko yabingana kose bari yipusi. Umukobwa yabakuze yaba ari muto. Ni bihungu bitekereza gutyo. Nago nasinze. You know what? Urabizi? Umukobwa yasinze. Help you. Yabuze shiriwe ntabwo yigeze kumureba. Yaba bayafite agahinda kavanze n'inzoga. Mwana ari kwandurura nyine. Ndabizi akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Umukobwa atangira kumena ibirahuri. Yasinze. Ndebere filime ni icyana cy'imyaka 10 na uyu numukobwa uri muri 30 na ukuze babakobwa baba bamaze gukura nyine. Muunganisheje umutwe. Ararira. Ukoko yakunze umugabo wubatse waramubeshya ngo nzaho umugore divorce. Divorce se no gupfa kuyitanga. Sam, Cyutaza umugore. what happened? Bigenze bite? Nakana ka 10 na nyine. Iyo nza kumenya ko nzababara kanaseba bingana gutya mu rukundo, ntago nabakabaye naratumye uriya mugabo anyegera. None naramukunze. Ndi kumva meze nkaho ndi wamfunguriye, mba meze nkaho ndi kumusaba urukundo nga nkunde. Byangize umusabirizi. Hari icyo umuntu mu rukundo ameze nk'umusabirizi, wambabariye ukankunda wambabari. Ibaze ko ndi kwinginga urukundo ndusabiriza. Ndi gusaba urukundo nsabiriza. Ubundi urukundo ntago barusabiriza. Reka nguhumurize, umukobwa yasinze. Bimeze sawa, reka nguhumurize. Bimeze sawa. Ntago bimeze sawa. Ndi gusaba urukundo kweri. Ntago bimeze sawa. Umwana. Uyu mwana ni umwana muto afite 10 na. Uyu mukobwa ari muri 30. Umukobwa yanasinze. Ariko ubundi barinda bambabaza. Umukobwa yasinze. Hato ujya unama kayukanyitaho kangupfa gasoni. Aragurumanye. Bamupfuye agasoni wa mwana. Burya ko kimbe buko yabingana kose bari yipusi. Wa mwana wa 10 na akiziritse ku muhoro. Harahiye. Mwirinde sida. Ngaho. Wa mwana w'imyaka 10 n'ingahe na wa mukobwa baturanye. Inzozi z'umushonje nukurota arya. Dore umwana ngarakabye inzozi. Arahiye uwo munsi. Uyu mukobwa ni umukobwa mukuru kubera inzoga. Dore ngararyamana n'agahungu kakana gato kari muri 10 na. Yesu Kristo. Mbebuko yabingana kose bari yipusi. Nimba ari icyaha nanga ni icyaha nk'iki. None mwirinde sida. Ndavuga nyuma. Imana ishimwe. Imbe buko yabigana kose bari yipusi. Ahantu hahiye hakongotse. Bimeze bite? Barakwereka umukobwa inzoga zimushizemo. Buriya abakobwa inzoga zijya zibakoresha amabara. Ejo bundi nanyuze ahantu numva abakobwa bari kuganira ngo nukuri ngo wa muhungu twasangiye ngo ntahani wabo ngo utsanga abana n'abahungu 5 ngo kubera nari nasinze bose niki. Ari kurira ndamwumviriza ndi hirya. Ndavuga ntibashiki bacu baretse inzoga. Umukobwa gukanguka. Harahiye.
yasanze aryamanye n'akana baturanye ka 10 umwana w'umuturanyi akana byaye akana yakagombye kubagurira bombo kirwanyeho imbeba uko umwana yaguye n'agacuho menya rwose dore wacyamamare cyamubyukiye mu gitondo umukobwa akundana n'ikigabo cy'igihehesi kirarana n'umugore wacu bameze neza kikabyuka mu gitondo cyamubeshya kimubwira ngo ikigabo cyaje kumureba mu gitondo kizanye n'indabyo kandi umukobwa mu nzu afitemo umugabo nakuriya nta mugabo murimo afitemo agapeti Sam ndapfuye Sam cicika bimeze sawa Sam ndikukumva urimo indani umwana muto yaraye yishe intama gaho arahiye koko uwo ni omu I can handle this. Sina ariko nabyitaho urabizi nakererewe muri office wa mwana we afite n'isoni zo kuribana n'uyu mwana ndakeka nawe ukwiye gutaha nanjye njye muri office afite n'isoni hasi ko ninjoro nabonaga umukobwa afite isoni akana baturanye yashidutse kubera inzoga yagahaye urukundo sike abakobwa benshi ndabizi babyuka bicuza kubera ibintu inzoga zirara zibakoresheje ubu turi kuvugana hari umuntu uri kureba iyi filime ari no kwicuza ibintu byaraye bimubayeho kubera amayoga kunze kuryamana n'imbeba ukabyuka wicuza ndabazi nanabarondora hano ariko umwuka yanze ko mbarondora yaje mu kazi ari gutekereza ukuntu yaraye ati imbeba n'iki kweri birthday party खत्म हो गई तो काम कर लिया we ntabwo urava muri mood y'ikirori uracyafite hangover I want to very seriously discuss about the bari ku kazi bari kuganira iby'akazi umukobwa w'ibitekerezo biri kuvuga ati naraye ndyamanye n'akana duturanye kweri kumbe none abana bato baramenyera buriya ntukiteze imbeba umwana mu gitondo yabyutse azana anje kureba Samantha shushu be wanjye ari mu nama waba umutegereje undebere umukobwa yagapfuye agasoni kano gahungu n'akana ka 10 none dore kaje no kumuteza abantu ku kazi nyine aje kureba sheriwe ku kazi nyine wana ninjoro hahi urabona twahombye 13% धमकी दे रहे हैं abashoramari bari kudutera ubwoba ko bagiye gukora imigabane yabo कल पा रही ese uracyafite hangover z'isabukuru yawe yarayibaye ninjoro हमें इंटरेस्ट नहीं रहा nimba udashaka gukora akazi wazakavuyemo uyu yumva bari gutonganya sheriwe mindani shushu be wanjye bari kumutonganya ba boss be nahita nshaka n'umuntu gusimbura uranyumva Samira bari kumutonganya asohotse muri ofisi dore kwimenyereza imbeba मैं और सैम इतने क्लोज भी नहीं थे ari naho kuno bari kumuhata ibibazo just colleagues je nako kana twani inshuti gusa वो मेरे कंपनी में चीफ एडिटर थे ariko uwo mugore chief editor के बारे में मैं ज्यादा ntago nari nzi byinshi by'ubuzima bwe bwite विवेक के बारे में तो ariko ako kana kitwa Vivek ko nta kintu ari nkaziho Vivek durakamenyera musanga mu nama y'abayobozi y'abantu bakuru baze kubura umukobwa mukuru wibashye mu kazu kajya kubona ukabona kana kiga segonderi kuko mwigeze kuryama nawe kinjiye mu kigo gikomeye ukoramo n'abayobozi bahari kinje kavuga bite sinarinzaniye shushu be cyo kurya cya sasta खाना खा लो kijya wumve kwimenyereza mwagiye kurya ko narinzaniye umuntu cyo kuri kijya none ugafite na confidence reba ukuntu kavugisha abantu bakuru basori mwagiye kurya happy lunch muryoherwe nyagasani wa mukobwa dukora nashukisha amafaranga bamuhemba utwana duto nuko abantu mukorana bavuga umukobwa dore ngo isoni ziramwica nakuzaniye salade biryani muri ya restaurant ukunda shushu be bimeze biti I think we need to talk. urabizi dukeneye kuvugana vayo tuvugane What the hell do you think you're doing? urakeka urakora ibiki तरह से मेरे ऑफिस में kunzanira ibiryo bya saa sita muri office you talking to my colleague? uburyo urabona uri kuvugana na bagenzi banjye जानती नहीं हो लेकिन Samira nawe ntabwo ubizi ariko तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने वाली ukeneye umuntu kwitaho What do you mean? urashaka kuvuga iki ndavuga you let people walk all over ukunda kureka abantu bakagukandamiza reba nk'uriya mugore wari uri mu cyumba cy'inama buryo yagufataga n'abakubwira uko yiboneye ngo azakwirukana That lady is the owner of uriya mugore niwe nyiri iki kinyamakuru nkorera Princess होते हैं विवेक no big deal. ntabwo ari ibintu bihambaye Even explain ubundi ku kindi kukwisobanura wakana we कर सकते हो. bino ntabwo ufite kuzongera kubikora Sam इस दुनिया में शायद मैं अकेला हूँ I'm the only one muri iyi si yose ni njye muntu ugushyigikiye rero support you in nzagushyigikira buretse gato buretse मैं बेसहारा नहीं shyigikira njye ntabwo ndi umuntu udafite kirengera हूँ with you. ufite ikihe kibazo wa mwana we तुम यहाँ से
Shishene taha. Please. Genda. Work to finish. Mfite akazi ko kurangiza taha. Akana. Sheri nyamara ibyo nibyo wigirana mbere niko wavugaga ntaragutura hasi. Harayiye. Umukobwa gutaha asanga ahantu aparika haruzuye. Icyana ubundi nicyo cyajyaga kimufatira ahantu aparika none yakiyemeyeho. Yaratashye bura ahantu aparika. Tivari yaratashye bura ahantu aparika. Urwana nirwo rwajyaga rumufatira umwanya ahantu aparika. Ibi ni ibiki? Hari abandi bantu bahaparitse nyine. सुनो Abonye? जी ऐसा होता है क्या कि तुम्हें किसी की जरूरत हो Ese bijya bikubaho ko wakenera umuntu तुम्हें खुद कोई अंदाजा नहीं ukenera umuntu ariko ntubibone ko umukeneye. Umwana atangiye kwereka uriya mukobwa ko amukeneye utuntu duto yajyaga amukorera nko kumufatira parikingi utuntu nk'utwo. Umwana asa hakunino. Ndagira ngo ukurikire filime. Uyu mwana ni umuhaka, ni umuhanga ku bintu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Niba abantu binjira mu mashini akaba yagenda akiba ibintu, n'abantu bahakinga banki bagakuraho amafaranga, amabanga ya leta abantu babarenze. मीडिया के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिले हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस रुझान का सीधा असर Umukobwa yabyutse aza ku kazi asanga abashoramari bamaze gukura imigabane yabo muri iki kinyamakuru akorera. को काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। अमूमन देखा जाए तो मीडिया कंपनीज के शेयर्स में गिरावट बहुत ही असामान्य है। वहीं दूसरी ओर इस बड़े झटके से परेड मैगजीन Ni ikibazo gikomeye cyane cyabaye kampani iri gusubira inyuma yitwa Parade abashoramari bakuye imigabane yabo. Katururi. रात हमारी कंपनी से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है Ijoro ryahise amwe mu mabanga y'akazi yacu hari umuntu wayibye yashyira ku karubanda. Agira mu itangazamakuru. हमारे रेपुटेशन Byatwiciye izina तो सर पड़ रहा ndetse n'imigabane yacu ku isoko. उसने फैसला कर लिया Abashoramari bahise bakuramo imigabane yabo. हमारी कंपनी Nyagasani. Ninde wibye amabanga yabo akayashyira hanze? बट हाउ डिड दिस Bino se byabaye gute? हैपन माय गेस इज वी हैव बीन Baduhakinze. लीक हुआ है वो मेल मेरे ड्राफ्ट फोल्डर में था Ariko je ntabwo mbyumva. Ayo makuru bashyize hanze yari ari muri draft mu mashini yanjye. Uyu ni umuyobozi w'ikinyamakuru. Nta n'umuntu n'umwe nari narayoherereje. उस मेल में मैंने मॉम से कंपनी को लेकर मेरे कुछ कंसर्न शेयर किए Umuntu twabiganiriyeho tubyandikirana mama wanjye gusa kuri email. और उसकी टीम आर द बेस्ट आईटी गाइड Shenkari n'ikipe bari naba IT bambaye cyane bari kugerageza kureba ninde muntu waduhakinze. ऑपरेट विद देम Washyize amakuru y'ikinyamakuru cyacu hanze. Uyu ni wa mumabusha. Katururi. Umukobwa yavuyeyo. Aza hano. Telefone ni mu kazi. Cyacyana. हेलो Allo? लाइन पे आ गई तुम्हारी बॉस Boss wawe yizi somo se? Umve. यहाँ तुम पे तो सोचा कि सबक सिखा दूं Yaragusomeye ejo numvishe ari kugutuka. Nanjye nahise rwose musebya. Ibintu byose namuhakinze mushyira hanze. Iki cyana wumva ibintu cyakoze. Ati ejo naje ukazi wanyu numva boss wari kugutuka kubwira nabi. None namuhakinze ibintu mbishyira hanze. Ni njye wamuteye icyo kibazo yahuye nacyo. Of course Sam Ni njye wabikoze ariko uranyeneye. बस तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है We nuko utarabibona. Yeah. Ariko ni njye wabikoze. No. We ntago nzi. काइंड इन्फॉर्मेशन तुम्हारा बॉयफ्रेंड Kwaye makuru. Okay. Sheri wawe burya ndi umuhaka. Akana gatangiye no kwita sheri we. इस वक्त Uri hehe nonaha? Kwino duhurire muri coffee shop. Mukobwa yisamagara umwana. Ati burya ntago nzi ndi umuhaka. Yahombeje ikigo uyu mukobwa akorera. तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया Waba uzi ibyo wakoze? तुमने मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है Uzi uburyo kampani nkorera yahombye bitewe nawe. हैट माय बॉसेस Boss wanjye wamuhakinze. Umusazi. मैंने ये जो कुछ भी किया है Ibi byose nabikoreye wowe. कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे Umuntu wese uzajya ugufata nabi nzajya muhana. अपने लिए We nta kintu ujya ukora bagufashe nabi. मेरे लिए कुछ करने की Nta mpamvu yo kugira icyo unkorera wa mwana we. Nzi kwiyitaho. कम ऑन सर Gira Sami. सफरिंग को तुमने अपना फैशन स्टेटमेंट बना के Imibabaro yawe wayigize nk'ari ibintu bikubera. तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ Rero ngiye kukwereka icyo nshoboye kugukorera. नंदिनी को ना उस ओम को Yaba nandi ni boss wawe yaba uwo muri ya sheri wawe nta muntu uzongera kwihanganira. टू मी Ese uri kunyumva? Wa mwana we. पर्सनल मैटर्स में Ntabwo naguhaye uburenganzira bwo kunyinjirira mu bibazo byanjye bwite Vivek. दैट Uranyumva? आई थॉट यू आर माय फ्रेंड Njye natekereje kuri inshuti yanjye. आई एम लाइक Ariko nkurikije ibikorwa byawe kwibeshyeho ntabwo uri inshuti yanjye. ये क्या है मतलब जब तुम्हारा मन किया मैं तुम्हारा दोस्त बन गया जब Njye nigiye wumvishe ko ndi inshuti yawe. व्हाट इज दिस Njye mba numva ndi sheri wawe. गेट ओवर Ibyo bintu byikuremo. हो गई गई Nakoze ikosa ndaguha ijoro rimwe ncitswe. और मेरे Ibyo ari byo byose Minju. byabaye hagati yanjye nawe wa mwana we. गलती हो गई Ririya se ryari ikosa njyewe. Warampaye se kumana ikosa. ये तन्हाई दूर करनी थी तो तुमने मेरा फायदा उठा लिया दिस इज व्हाट यू Bivuze ngo warankoresheje kugira ngo ushire irungu rya joro. Oya. इट Byari ibyo.
ndakwiyamye nimba naracitswe nkaguha ntibizongere kuba Two choices. ufite amahitamo abiri You understand me? unyumve Misunderstand. neza cyangwa unyumve nabi simbyitayeho Vivek You can also understand. ahubwo nawe unyumve iki numva iki I love you. I really do. I love you. cyenda ndagukunda cyane kandi usobanura byinshi kuri njye ukuri ndagukunda nagukorera icyo aricyo cyose ni umwana muto urebe bya bintu byo kwimenyereza abana Don't know this business. bino wibinkora uri kumbabariza umutima Vivek nyumva तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है क्या होता ese urukundo uzi icyo rusobanuye wa mwana we mbere yo gusakuza ngo urankunda है? You even know this? bino urabizi 19. wowe ufite imyaka 19 akana k'imyaka 19 yari muri 30 na मुझे किस कर रही थी तुम्हें याद नहीं है मैं 19 ubwo watsomaga rya joro se ntago wibukaga ko mfite imyaka 19 ra ubu nibwo ubyibutse vinyuru तक सो रही थी ubwo twari turyamanye ndi kwirwanaho याद नहीं है कि मैं ntago wibukaga ko mfite imyaka 19 साल का हूँ या जब तुम चिल्ला रही थी ubwo wari uri kujya usakuza turyamanye uvuga ngo Vivek nurekeraho komeza Vivek urushyi wabonye ikibi cyo kwimenyereza imbeba y'umwana Shut up. cicika umukobwa n'umukobwa mukuru ufite wiyubashye uri mu myaka yo kurongorwa nako imyaka yo kurongorwa yaranayirengeje akana gato kangana gutya kuko yacitswe rimwe kati kumumenyera cyane kari kumumenyera kamugaragaza gati bwana buto मुझसे दूर रहना. ugume kure yanjye Don't want to see your face. sinshaka kuzongera kubona isura yawe na rimwe wambeba we karamucyuriye kuba twari turyamanye ngo nkwe kikwereka ko ari n'umwana koko baransebesheje arambabaje kandi abana nk'aba yita yumva koko bamubabaje kuko abatarakura ngo amenye ibintu bibera hanze hano umwana yarababaye muri iryo joro ndagira ngo ukurikire filime sheri ankubite filime bayise Hacked cyangwa se cyahakinzwe cyangwa se uwahakinzwe umwana avayo muri yanzu umukobwa abamo urebe umwana azamukana ndagira ngo ukurikire filime witonze umwana yaje hano umwana atangira gutondagira etaje shira mbabazi sha muri abana bari muri iyi myaka baba bakigira rwa rukundo rwa nyarwo rwa danje buryo nyine iyo umubabaje arasara cyane koko akana karababaye hano abantu bakuru se muba mukigira urukundo rwa nyarwo urukundo rwacu abantu bakuru ruba rurimo imibare uriya muntu ndamukunda akora iki yamfasha iki ni izo nkundo musigaye mufite zirimo imibare nyine ibintu bifatika ariko abana nk'aba ngaba yanakwica n'akana gato umwana yaje kuri none afite twa tumikoro duto udukurura amajwi udukamera aza kwistara muki aza kwistara mu nzu y'uyu mukobwa yaraje yistara udukurura amajwi kamera yistara mu nzu y'uyu mukobwa kuko umukobwa yamubwiye ati suzongere kunyegera sinzongere kukubona umwana yaje mu nzu y'umukobwa umukobwa aryamye mu gicuku umwana yaramuteye yagasani ndagira ngo ukurikire filime ni umwana muto yitondera abana bakiri bato niyo mpamvu na leta ibabwira ati umwana bari umwana mujye mwirinda abana abo umwana w'umuto w'umukobwa ufite imyaka mike jya umugendera kure iyi nzu imaze igihe kinini nta muntu uyikoreramo ni ikiza umwana yaje hano kureba hari ikintu ariko kiri kuncanga kuki kano kazi ushaka kukagura nizere ko udakora bizinesi mbi wa mwana yabyutse ajya kugura inzu yitaruye iri ahantu ndikebe ndashaka kujya nkora ibisasu uri gukina shaka ndashaka kujya nkoreramo poroje zo ku ishuri wa mwana w'inzu ndayiguhaye ariko ntuzayikoreremo ibintu bibi umwana yaje hano kugura inzu hari akazu yaguze k'imbaho nyine k'amafuti ntabwo ari ukuvuga ngo yaguze inzu ni akazu k'amafuti katurore umukobwa inzu ye yose dore ngo barayishyiramo kamera inzu y'umukobwa umwana yaraje yesitara ahantu ndagira ngo ukurikire bimeze bite urebe umukobwa ni ukubyuka mu gitondo icyana kimureba ibyo agiyemo byose umwana yakunze umukobwa nimba ari urukundo nimba ari ugusara sinzi ariko n'ubundi urukundo ngo definisiyo yarwo ngo ni irindagira ry'ibitekerezo niko numvishe umuntu nakubaza ati se urukundo ni iki uzamusubiza ati ni irindagira ry'ibitekerezo dore umwana ibintu ari gukorera umukobwa yamuteze amakamera rose waramutse uyu munsi ni umunsi udasanzwe nkwifurije amahirwe
umukobwa yaje mu kazi nk'ibisanzwe n'umukobwa ukuze gushyiramo ikarita ye hano biranga gushyiramo ikarita ye biranga ni ku kazi arakomanga we ikarita yanjye ko itari gukora uretse gato urebe bahita bahamagara Sam ari hano yageze ku kazi asanga ikarita ye ntabwo iri gukora yamukinguriraga bimeze bite buretse gato umukobwa aje ku kazi ndagira ngo ukurikire filime kukanya agiye kubona hari abaje hakunino bakanda hano bamukingurira hano ni Sam ibintu bikinandini kuki muri kumfata gutya शेखर और उसकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि uribuka ko Shenkari n'ikipe bari gukora iperereza bamenye ninde wahakinze kampani yacu की थ्योरी थी कि लीक हमारे ऑफिस से ही हुआ है twaje gusanga umuntu waduhakinze wasohoye amakuru yacu y'ikigo cyacu ari umwe muri twe शेखर सही था Shenkari yavuze ukuri ऑफिस से ही हुआ है umuntu wasohoye amakuru n'umwe muri twe Who's done this? ninde wabikoze तुम कितना innocent wikwigira inzira karengana ariko पता चल गया है ndakuzi Sam लीक तुम्हारे लैपटॉप से हुआ laptop yawe niyo yasohoye amakuru yacu niyo waduhakinze nyagasani uravuga ibikinandini Shenkari mwereke abakozi bose barahurura iyi si laptop yawe yego reba email zoherejwe na laptop yawe uyu mukobwa biragaragara ko ari we wahakinze wa mwana atangiye kumushyira mu bibazo ibi ntabwo ari byo wabyohereje laptop yawe niyo bakoresheje bohereza email usohora amabanga y'igihugu reba This is proof that Nandini's system was accessed from your laptop. Ibi bigaragaza ko Nandini laptop ye mabuja wamwinjiriye mu mabanga ye ukoresheje laptop yawe munyizere n'ukuri bino sinjye wabikoze mva rekeraho reputation ka sawal hai izina rya kampani yacu iri mu kangaratete niyo mpamvu nari buke kukurega kuri polisi ariko ndakwirukanye igitaraganye tutaha urirukanye fata ibintu byawe uhita usohoka hano ugende umukobwa arirukanwe ku kazi yanze umwana w'umuhungu w'umuhaka none umwana atangiye kumwirukanisha no mukaza amugejejeyo yaje gupakira utwangushye twe muri ofisi ye yaje gupakira bimeze bite katorori ton nuko yasohotse hey urebe umukobwa akaza kurwaza hano mama we mama wameze nk'uri muri koma hari hano wabonye icyo ucoboye gukora haracyari igihe Samantha ibintu ushobora kubisubiza uko byari bimeze cyangwa ibintu ngatuma biba bikurushaho unamenye ikikubayeho waye ejo kugeza mu gitondo saa 12 uzanzire haracyari igihe Samantha ibintu nabisubiza nk'uko byari bimeze cyangwa ibintu nkabigira bibikurusha umwana yamuhakinza amwoherereza message badasimye telefone yawe katururi umwana atangiye kumutesha umutwe nyagasani hey umwana ari kubibona bimeze bite ibintu nabisubiza uko byari bimeze Sam mumbabarire waye kugeza ejo saa 12 telefone umukobwa arayimena umwana yamuhakinze ugomba kunkunda ku ngufu cyangwa se umukobwa dore ngarata umutwe do nyagasani biramucanga ceceka uyu yari hano katururi umusano kizamuka ni wa muturanye n'uyu mukobwa uyari hano yumvisha amahoni kuza kureba hanze hari uri kuvuza ihoni nimba yabaye iki ugeza kureba n'umuturanyi ihoni riri gusa kuzeza kureba
kumva umukobwa yasinziriye ku ihoni. Yasinziriye nimba yanyweye ibiki bamwirukanye ku kazi ibibazo yasinziriye ku ihoni. Yamuzanye kumuryamisha. Ni umuturanyi. Byose ubu byarangiye. Yasinze. Yaramwurusa umukobwa w'abandi aha. Noneho hari abatipe. Cyarangiye. Yisindi. Ibibera mu nzu y'umukobwa byose ruwatezemo kamera uri kubireba. तू कर तेरी सुनाने की कोशिश. Ushobora kugerageza kumusinziriza. मैं जगाता रहूंगा. Ariko nzakomeza mukanguri mpaka nkunze. तुम्हारी गाड़ी की चाबी. Izi ni imfunguzo z'imodoka yawe. कहा कि Umusekretari uzimpaye. इस हाल में भी नहीं थी कि Arambwiye ngo nijoro ntago wari uri muri kondisiyo yo kuba wanakwitahana wenyine ngo wizamukane wari wasinze. What is this, Sam, huh? Ibi ni biki Sam? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था और Wanyuze muri byinshi. मैं जरूरी नहीं समझा. हमारे Wumvaga atari ingenzi kubimbwira? रिलेशनशिप नहीं है Sam के Ese umubano wanjye nawe ntago ukomeye ku buryo utansangiza kuri bwe bwawe? Nkubwira iki omu uyu ni wa muhungu bakunda nawe cyamamare. Nabikubwiye ryari se nakubonye? मैडम से फुर्सत मिलेगी तो वो बात करूंगी ना मैं तुमसे. Nakabikubwiye ugiye ufata umwanya ukava muri ubwo busitari bwawe ukaza nkakubwira. Ariko ndi hano sheri yakundanye n'umuhitinzi. Abahitinzi bambona nibo bana beza. Gizera. Believe me, Sam. Ntago ukeneye kubimenya. Mbwira. अगर मैं उस रात वीक नहीं पड़ जाती तो ये सब कभी नहीं. Ibi ntago byari kuba bibaye iyo rya joro ntacika intege nguriya mwana muhi. यार समझ बैठा है. Fifeke ikosa ryanjye yarigize ngo namukunze kuko twaryamanye. Rero kuko namwanze yagize ngo ibifashe nabi. Sam, ये सारा कसूर मेरा है. Aya ni amakosa yanjye ntago ari ayawe. मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है. मुझे खुद से शिकायत है. ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ. अगर मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा होता. Iyo naza kuba naragusize wenyine. Ntago ari kumva uri wenyine. Mbare kuba ntari impari iryo joro. What? मुझे अपनी गलती का एहसास. Ariko ubwo namenye ikosa ryanjye rero. Ngiye kurikosora sibyo sheri? कुछ दिनों के लिए मैं एक आउटडोर शूट के लिए जा रहा हूँ. Ngiye kujya mu mafoto bagiye kujya kumfotora ngwino tujyana agiye kujya kwifotoreza kuri. Tugiye gusohoka muri Mumbai tujye kwifotoza n'umusitari bafata inzira bakajya kwifotoreza ahantu kure. Oya. Oya Fifeke yamaye ngo sindenze saa 12 naramusubiza. पता नहीं इस बार क्या करेगा वो. Fifi? Ndibaza niki kinda ari bunkorere. That little kare akagoryi kare kuri ya mwanda w'umwana. Jendi wo mukapura umusitari. Ndamagara commissioner wa polisi kiracyana bagifunga igindi cyamamare. States also confusing. Sam, please. Sam ndakwinginze. खुद के लिए नहीं तुम. Binkorere ngwino tujyane hanze y'umujyi tujye mu karuhuko ngiye kwifotoza. Icyamamare cyubatse. तुमने तो कुछ भी नहीं. Ntago ufite nta kintu mba mfite sheri. Abagabo umugabo n'umwana wundi kandi afite umugore. Ariko umva ukuntu azana akabeshya umukobwa. Yeah. Barakwereka bahise bajya muri Goa. Bahise bajya muri Goa mu gihoteli. Bagiye mu karuhuko. Bimeze bite? Umusore bagiye kwifotoza dore ibintu byo kumufotora babizanye ku bwinshi. Yitwaje Shushu Be. Toba bari kumwereka iby'uburyo bagiye kumufotoramo ni icyamamare Shushu Be. Do. Bimeze bite? Isheri we w'icyamamare yamujyanye ahantu muri Goa. Umukobwa bamwirukanye no ku kazi. Ari kumwe n'umugabo wubatse ngo bakundana ngazaha umugore we divorce babane. Abagabo baratwika. Anye ndashaka umuntu nza kubi. No. Mubwire ngo ntago nubatse kumbe nubatse. Ntadutera umwako. Yaje hakuni no barya ubuzima koko ye. Umusitari ngo bari kurira ubuzima mu mazi. Debere umukinnyi wa filime.
yababishije ubuzima umwana ari kubareba aho bagiye hose ababareba ni umuhaka ni hari ibintu bigeze dore ijinyori ni hari ibintu bigeze agira ijinyori arababona dore ijinyori banijyanye umwana bavayo kumbe na laptop y'umukobwa ibiri kuri coding ibyo barimo iri kubafotora na laptop iri kubafotora basora babareba सहारा समझ को मेरा डूबा तवा किनारा समझ को मेरा ibyo byarabaye bavuye bagarutse mu Buhinde no gufata indege bagaruka uyu kugera hano ari kumwe n'umukobwa batashakanye abanyamakuru bamugwa gitumo kandi cyamamare cyangwa umuntu wagifotora kiri kumwe n'inninja kita gico cyane ko kinubatse mureke nceho abanyamakuru n'umuhitinzi ni cyamamare waduhaye umutwe w'inkuru none se acaho ushinzwe umutekano bavayo bose muco abanyamakuru bihorere dore ngarata umukobwa inyuma n'umugabo wubatse abanyamakuru bamufotoye none inkuru ikajya hanze kano kazi kagakunda kumba gakunda iyo bihishe gusa iyo bigeze abantu abanyamakuru babibona munyumva kare utazica CV y'umuntu agasigana jejejeja abastari menya ari abana babi yamutaye ku kibuga cy'indege sha umukobwa yahise afata iki akamoto katuruwasa kamukura Nyabugogo kamujyana mu Gatsata देखिए ये सब एक अफवाह है इनफैक्ट हम नॉट इवन श्योर लोगों को ऐसी कहानियां फैला के क्या मिलता है cyane nubwo nzibyo bihuha biri kuvugwa akigera hano yumvishe kuri televiziyo wa mustari bakundana uwo mukobwa bita Samira Kana niwe wuyu cyane we turi inshuti gusa nibyo kandi umukobwa yarazi ngo barakundana ngo azamushyira n'amago umusore ari kumwihakana mu itangazamakuru atiri kare njye nawe turi inshuti nibyo nari mvuye muri shoot yanjye duhurira mu ndege nyine nk'inshuti ari gutanga interview ari kumwe n'umugore we abanyamakuru bamufotoye ari kumwe n'umukobwa ku kibuga cy'indege twahuriye mu ndege ngerageza kuba namufasha uko niko kuri njye nifitiye umugore nkunda iriya barani buri karaga gakobwa ari kuvuga njye nikundira umugore wanjye cyane umukobwa yarababaye kumva umustar ari kumwihakana kuri televiziyo ati njye mfite umugore wanjye nkunda ko gakobwa ndetse njye n'umugore wanjye nta na divorce tuzahana reka umugabo se yapfa guha divorce umugore babyaranye ni ukubera weho wagakobwa we aje gusura umubyeyi w'urwaye hasanze wa musore biratangaje की हालत यहाँ पे ऐसी है anti wawe ararwaye we wigiriye gowa mu kiruhuko urakora icyana आंटी यहाँ पे रेस्ट कर रही anti ari kuruhuka मतलब gudutinyuka kuzana kakana मेरी हिम्मत पे na nubura cyashidikanya ku murava wanjye क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ की बाकी मर्दों की तरह cyangwa uracyakeka ko ndi ikigwari nk'abagabo bari mu buzima bwawe कैसे दुम दबा के भागा तुम्हारा ओम reba ukuntu omu yakwikuyeho ngo none urashaka gushyingiranwa nawe ngo ni ukubera ari umusitari मीडिया होगी ना वहाँ पे वो तुम्हारे साथ तेरे uriya mugabo ntabwo yashyingiranwa nawe keretse igitangazamakuru rizaba ridahari mbega ryamana nawe bihishe gusa पे बैठी रहोगी no ku munsi w'ubukwe uzamutegereza uri wenyine abanyamakuru nibaza azaguta yiruke चाहो तो ariko njyewe ubishatse n'ubu nagushyira amago ibaza ariko n'akana gato Get out from here. soka Security को soka naramagana abashinzwe umutekano समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता kuki utanyumva ariko डेमो दूं ntabwo ari ikintu ushoboye gukora कर दूं फिर आंटी ushobora no kuba nahakinga iyi sisiteme y'ibitaro anti wawe agapfa ntutinyuke ni icyana तुम यहाँ से नहीं गए तो utavana ngo ugende Ujya. urantwara iki लिसन केयरफुली ndagira ngo unyumve neza कि तुम अपनी मर्जी से मेरे ndagira ngo uze unsange ubishaka bikuvuye ku mutima मेरी बात ना मानने का नतीजा तुम ariko ugiye kwishyura ibyo और ओम की kuba waranze ku nzira इंटरनेट पे ट्रेंड कर amafoto yawe na omu muryamanye nayashyize ku karubanda buno yageze ku mbuga ubuzima bwawe burangiritse घर का दिल तोड़ने का नतीजा izi nizo ngaruka zo kubabaza umutima w'umuhaka ngo ushyize ku karubanda
ubuzima bwawe nabo hakinze Samira Kana You can't escape me. ubu ntago wancika करके तुम मेरी लाइफ टेक ओवर नहीं कर सकते हो विवेक ntago wanyigarurira ngo nuko wampakinze वापस लेकर ubuzima bwanjye nzabwisubiza umuhungu yasoboye amafoto disi uyu mukobwa ari kumwe na wa musheri we कल जिंदगी ये रियल लाइफ में नहीं है ubuzima muri iyi minsi uba kuri interinete तुम चाहो भी तो अपनी जिंदगी वापस नहीं ले सकते ntago ubuzima iyo wasebeye kuri interinete wabwisubiza wagerageza uko ushaka ndavuze टेक माय लाइफ बैक फ्रॉम मी ubuzima bwanjye nzabukwambura mbwisubize mwana yasebeje umukobwa tuzareba mwana ati nkunda ku ngufu yakorin mwana ari hano rebe kawo mwana hari uwinjiye hari umukobwa wa Musanzari तुम्हारा नाम क्या है witwa nde nitwa Sam asigaye agenda agafata abakobwa b'abandi akabategeka nimba ari indaya aba yaguze nimba bakuye akabategeka kwiyita wa mukobwa akunda Sam Samira izina ryawe ryose nitwa Samira Kana uyu mwana aragenda akazana nimba ari indaya nimba ari abakobwa atoragura ariko ukabona ko nabari kubabangamira akabwira ngo biyite wa mukobwa akunda kugira ngo arebe ko yaryamana nabo yakasani mwana amaze gusara तुम्हारे बालों से सैम के बालों की खुशबू क्यों नहीं kuki imisatsi yawe idahumura nk'iya Samu nk'iya shushu be wanjye पूरी तरह सैम बन गया narakubwiye ngo ujye usawe neza neza wagerageje kuba nka Samu nagerageje kasani nta mukobwa ubona uri kurira umeze nk'uri kubangamirwa no koroha k'uruhu rwawe ntago kwagera hasi mu ruhu rwawe wagira ngo ni urw'ingona waninjewe ntago wakwigera uba Samu wanjye ntago uzigera uba Samu ni wa mukobwa akana gakunda nyagasani nta n'umuntu waba nka Samu atangira kuniga umukobwa w'abandi nyagasani turashize ugiye ku mukobwa w'abandi aranika iruka wambeba wiruka sohoka se nyagasani umukobwa w'abandi acaho Debiri yeah kumbe hano turi wa muturanyi yari hanagiye kubona abona umukobwa wagiye gutaha n'imodoka atashye n'akamoto yajyaga ataha n'imodoka none atashye n'akamoto Sam आज तुम रिक्शा में आई तुम्हारी munsi ko wateze moto रोज पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है nahora komeza gura n'ikibazo cy'ahantu mparika imodoka ndayigurisha Are you okay? meze neza बस अब फैसला कर लिया है ariko nafashe icyemezo बोझ बन जाए ikintu cyose kizajya gishaka kunsubiza hasi nzajya nyikuraho tebere umwana yaje kureba amafoto ye na mama we dore ngo uyu kwa muganga She's in peace now. mama wawe bunari mu mahoro माँ को इस तरह से जाने ndabizi ntabwo byoroshye kuba mama wawe wamuretse ngo agende kuriya girls हैं ariko uri umukobwa ufite umutima ukomeye ntewe ishema nawe yatanze itegeko umukecuru kugira ngo agume kuriya napfe kanizere ko nararakererwa kuba nagira umutima ukomeye mama we yapfuye
yaje hano umukobwa yaje gushyingura mama we yahumuye ubuzima bwe butangiye kuzamo ibibazo kubera ikosa rimwe yakoze kuryamana n'akana gato kuryamanye n'umwana wa 19 ari umukobwa ukuze akana kamwizirikaho ye kamubera ibamba nyine abo bana ntago babazi ko ari igihe gutwika bishobora kubaho bidasobanuye ko nyine mugiye kugumana n'umuntu kandi hari igihe hashya hadashya kandi bikarangiriraho ariko njya numva Savimba mbwira ibyo bintu simba ngiye mbyumva neza birimo ibintu byo n'iki wa mustari yaje hano nagira ngo nkubwire ko ndi hano ku bwawe sheri ibyo wakoze जरूरी था byari ngombwa इनफैक्ट मैं कई बार ये सजेस्ट भी करना चाहता iki gitekerezo nigeze no kwifuza kukiguha हिम्मत की प्रॉब्लम तो तुमने हमेशा से रही teka wagiye ubura umurava wabuze courage और तुम अब भी नाराज हो uracyandakariye se sheri gifite ukuntu kiza kikaryarya uyu mukobwa kino gisitari kandi gifite umugore इसमें 2 लाख hano hantu ubona bari gutwika imirambo ibiri umurambo umwe ubona bari gutwika ni uwa mama wanjye और एक जो नहीं दिख रहे हैं ना umurambo utabona पुरानी से ni uwanjye wa kera njyewe wa kera nahiye ubu nagarutse ndi mushya मैं प्रॉब्लम से मुंह मोड़ inshuti zanjye zambwiraga ko iteka nirengagiza ibibazo byanjye zavuze ukuri और प्रॉब्लम्स का सामना करने का वक्त ubu igihe kirageze ngo njye impangana n'ibibazo byanjye आइंदा तुम मुझे दिखे ना ninongera kukubona दोस्त की तरह प्यार की तरह या ugerageza kunyigiraho inshuti cyangwa sheri cyangwa umusitari ntabwo uzi icyo nzagukorera fuck out of my sight and out of my life mva mu maso mvire no mu buzima ubona ko gukomeza kwizirika ku muhungu ntacyo bimaze cyamamare gicaha kangende atagira n'umunyamakuru nsanga n'ibyamamare rero n'abanyamakuru sinzi ikintu bapfa bravo हाई टाइम यू रियलाइज सैम कि कितना बड़ा झूठ byibura nicyo gihe ubashe kumenya ko uriya mugabo yari agatafari Samu do जी yego रहता है umwana wa Vivek aba hano yego लेकिन चलिए बुलाइए polisi yabyutse iza kureba Vivek क्या है ari hehe Vivek yakoze iki polisi दुइए विवेक niwe Vivek polisi yaramubyukiye क्या हुआ byagenze bite और अंदर से कोयला है तू हाँ uba wigize nk'umwana udafite icyazi kumva imbere uri seki कुछ लैपटॉप या फोन कुछ भी है चेक कर mureni mbari laptop ye cyangwa telefone byose mubizane ni umuhaka फिर नक्को कान में बीच में नहीं आने का विवेक विवेक क्या किया Vivek wakoze ibiki कांड के लायक कांड अब तो लगेगी इसकी चल चल sha menya zanatinda gereza umwana arafunzwe biriya bintu byo guhakinga ni icyaha gikomeye cyane kwinjira mu buzima bw'undi muntu yageze yanasanga umukobwa ari kuri polisi yaje kumutangaho ikirego देखिए ध्यान से reba neza uyu niwe n'uyu waje kurega yego niwe अब आप जाइए ugendere कुछ बोलते हैं navuga turaza kukumenyesha बोलता है आपको tugiye gusigara tumukanda चला चल रहे baye wacyana we rwana baruzana hano क्या रे हाँ none कंप्यूटर की दुनिया का सुपरमैन है क्या niwe superman w'isi ya computer हाँ niwe huka uri indaya sha unakumuhaka समीरा मैडम को काय को परेशान कर रहा है kuki uriya mugore Samira umubangamira मैंने कुछ भी नहीं किया nta kintu urakoze urushyi we ntabwo mwankubita kubera iki oya इसका हो गया ना kubera ufite imyaka 19 कर सकता है nimba ufite imyaka 19 ushoboye kuba watora wemerewe no gukubitwa buri bimaze kugira imyaka 18 uratorwa unakuratora na 19 uratora uba wabaye umuntu urakubitwa uranafungwa हो गया आपको mwanyibesheho तो बोलेगा तो सही क्योंकि uravuga भी आते हैं ना kuko uri buze hano wese अकड़ का aza ameze neza ariko agataha yavunaguritse तेरा लैपटॉप laptop yawe ni na telefone yawe तो उसमें से कुछ मिले उससे पहले तू ही बोल दे ikiruta avuga mbere yuko agira ikiba ध्यान रखो bucunga ino mbeba sha yaje uriyaco kugira gutya yabonye telefone iri kuri sharijeri
kandi umuhaki yabonye ikintu cy'ikoranabuhanga wampaye ku mazi afande uriya ajya kuzana amazi umwana hano abonye telefone ahita aza afata telefone iri hano ahita yinjiramo iki cyana ntabwo gisanzwe cyinjira muri telefone iri hano kirahakinga ibyo gihakinga afande avayo fande arabyimba बोला none क्या सोचा wahise biki बोलेगा कि मार खाएगा वो uravuga cyangwa urakubitwa चकाना के मालबाज रेस्टोरेंट में muri resitora bita Mariwa batanga मच्छी फ्राई ifi imeze neza sibyo ibintu ari kubwira fande तुम इवन iriya fi iraryoshye ngo iki आपको पता होगा ना ndabizi ko iyo resitora uyizi si cyo cyo kurya umukobwa bita Surubakonda kuwa gatatu ushize wagiye muri iyo resitora uwo mukobwa bita Surabi ari kubigusaba ngo umusohokaneyo maku siko akwita uwo mukobwa muryamana pata ese umugore wawe arabizi muramukazi maku ko bakwita maku azi ko ufite inshoreke umugore wawe ku ruhande cyana ni igihaka afande agiye ku kibazo cyaramubwiye ati nzi kugira inshoreke naguteza umugore wawe mu yandi magambo चाणक्य ने कहा था imyaka myinshi ishize पहले कि एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत hari ibintu bine byabaga ku muntu kugira ngo abe umunyambaraga kubasha kumvisha abantu kurya ruswa guhana nibanga दाम दंड है आपके पास ufite imbaraga zo kumvisha kurya ruswa ariko izibanga ninjye uzikontorora amabanga y'abantu mbanyazi ndi umuhaka ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके जो आपको अपने पास रखने हैं ufite amabanga menshi yawe nashyira hanze kandi udashaka abantu bamenya सॉरी बोलो ngaho usaba imbabazi umugore wawe sibyo nanjye unsaba imbabazi umwana ubwo urumva nagafande nyine yagufunga azi ko ufite amabanga ye uyashyize hanze se ukavuga turiya mugabo rero ni iki या इंस्पेक्टर yego inspector madamu urabizi वो छोकरे को जाने दिया है wa mwana twamuretse aragenda तो नहीं मिला ना उसके nta kimenyetso twabonye kimushinja ढूंढने पे मिलेगा ना ariko iyo mureba neza ikimenyetso mwari kukibona तो कंप्लेन करने का नहीं और पुलिस का टाइम वेस्ट न को kwangiza igihe cya polisi ahubwo wa mukobwa utwangiriza igihe urega umwana w'inzirakarengane kumbi cyana n'abapolisi cyabahakinze कंप्लेन लेने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहा ना वो nta kintu bakoze ngo bahane uriya mwana मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विवेक ने उस इंस्पेक्टर को अपनी nanjye sinzi uburyo rwose uriya mwana yabashe kumvisha inspector uriya mwana sinzi uburyo akoramo ibintu bye yari hano telefone yego anuj Sam bino bintu ntabwo wari ufite kubikora nari nakubwiye ko hari icyo ukwiye nzaguha ntabwo wari ukwiye guta umutwe n'umutwe gute se uravuga ibikino wa muhungu bakoze bakundana n'umusitari simbyumva reba ibintu wapostinze kuri Facebook Facebook usinjye na postinzeho wa musitari bakundanaga reka ngo uhamagare anuj Facebook yego baje biruka bari kuri Facebook bimeze biti katururi उसने तुम्हारे फेसबुक पे एक पिक्चर पोस्ट की है ya postinze ifoto zawe kuri Facebook yashyiraho ngo nagurisha imodoka yanjye nabuze akazi baranyirukanye पूरा हो रहा है nagize umwaka mu minsi ishize ku kazi baranyirukanye sheri wanjye omu yaranyihakanye ku karubanda ko tudakundana wa mustari mama wanjye yarapfuye bega nataye umutwe फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ ndasaba inshuti zanjye zose ngo mumfashe nataye umutwe ibaza ibintu abantu bapostinze kuri Instagram kugerageza gusiba iyo post biranga account ye bayihakinze yabishyize no kuri Instagram same picture डाली same post के साथ ndetse yapostinze niyo foto yanjye avuga ko nataye umutwe icyamamare ngo cyanyihakanye ibintu byinshi yagasani uyarareba no kuri Twitter yagushyizeho kuri account ye bayihakinze mbega biragaragara ko ari wabyipostingi abantu bose baraza gutekereza ko ari njye wapostinze ibintu kandi atari njye उसने जो किया उसे वो ठीक करना ही होगा and I'll make him pay for it bino ndaza gutuma byishyurira क्या हुआ mbwira byagenze bite पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी तुझे kuki polisi yagufunze biriya ntacyo
ये बताना क्या कर रहा है? wa mwana uri gukora ibiki mbwira uri gupanga ibiki menya hari ikintu wakoze ni nyirakuru देख eba मैं तेरे डैडी को सब बता दूंगी हाँ papa we ndaza kumubwira buri kimwe मुझसे इतना टेंशन हैंडल नहीं होता papa we ntabwo aba akwiye guhura na stress nyinshi yirwarira ngo umuvuduko w'amaraso habaye kutamenya polisi yanyitiranije n'undi muntu witwa Vivek utari njye काम कर तू अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने urabizi oherereza papa wa amadokima kwaka ya kaminuza शुरू कर ujye kubaho ubuzima bwiza muri Amerika है ना तू kunyumva रिलैक्स कैसे रिलैक्स tuza ariko gute sinatuza kiro hari wakomanze rebe winjiye Vivek wa muturanyi fata iki cyana ibintu gikomeje gukorera umukobwa sibyo password iri hehe wagiye kuri social media zuriya mukobwa postinga ibintu umuntu ashobora kuguhakinga akajya kuri Instagram cyangwa Facebook agapostinga ibintu biba abantu bakagira ngo niwe uri kubipostinga yaguhakinze kigori kiwe ugiye kumwana arakubita mukecuru ndeka ugiye kumwana arakubita gira account na password uri gukoresha turi nambara cyana cyakundanye n'umucyaha yiziritse ku mukobwa neza kubwenga abana burya baba ari abana dokira naseka सॉरी भैया mbabarire muvandi nkana sigara seka विवेक ibintu biki Vivek wakoze ibiki abapolisi baje hano none dore na Rohani umuturanyije kugutera का सबसे सीधा बच्चा kandi Rohani niwe mwana witonda muri iyi societe tubamo hano tuzura muhungu vuye hano का ड्रामा है आप स्ट्रेस मत लो mama wikwigora ariko nako nyirakuru ni nyirakuru we ये ड्रामा नहीं है ये मैं भी समझती हूँ बूढ़ी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं wa mwana nubwo nshaje ntabwo ndi ikigoryi wakoze iki नहीं हुआ है ntacyo mbwira mwana cawo yisekera yimye amakuru nyirakuru माय गॉड mana yanjye क्या जरूरत थी वहाँ जाने kuki wagiyeyo kweri क्यों बताएं कि हमें फर्क पड़ रहा है लेकिन सैम जो तुम्हारी हालत है वो sam kondisiyo urimo बर्दाश्त नहीं हो रही थी ntabwo nari nkwiye gukubona umeze kuriya How could you do this? gute yagukora ibintu nka biriya किट कहाँ है I think वो तो कैबिनेट में है I'll get it yajya kureba akantu bashyiramo imiti nyine arebe ko yazana bakita kuri uyu musore yasuye kugera hano abona yafata atunze mu rugo n'uyu musore arayitunze mu rugo iwe iriho abana yifata umukobwa arayitunze mu rugo bakiri abana n'uyu musore arayitunze bakiri abana ni umuturanyi we रोहन रोहन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं kuki utambwiye क्या बताता सैम nari kuvuga iki कि तुम्हारे बचपन का दोस्त जो तुम्हारे साथ पढ़ाई किया करता था आज ngo inshuti yawe mwiganye kumbe bariganye bakiri abana के एग्जाम्स में फेल हो रहा है bakubwira ko gitsindwa n'ibizamini byose no mu buzima busanzwe पंजाबी की जिंदगी जी रही हो ubayeho ubuzima bwiza मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो सकूं je nta nubwo ndabona n'umurava wo kuba naguhagarara iruhande शायद इसी bariganye niyo mpamvu ntakubwiye तुम्हें बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई ndetse sinari no kubasha no kubikubwira गौर से देखो मुझे ndeba किस एंगल से मैं तुम्हें urabona ngiye yari ikinagezeho kweri urabona ndi umuntu wageze icyo yigezeho मैं कामयाब हूँ ubona ko nyine nateye imbere ariko ndi njyenyine ndi umukobwa wangiritse nta kirenze सैम ntabwo uri wenyine Sam मैं हूँ तुम्हारे साथ ndi hano ndi kumwe nawe लगे कि टूटा तो मैं भी हूँ लेकिन ये टूटा हुआ तुम्हारा दोस्त तुम्हें और ubwo nanjye merewe nabi ariko sinzatuma wongera kumererwa nabi sibyo bariganye kera katorori लौट जा जरा रात थम के कर रही है हमसे मशवरा ऐ सुबह तो जा फलक से लौट जा जरा रात थम के कर रही है अब से karakeye विनोद मेरा banyita Vinod Mehira एक्टर का है पर मैं बन गया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वैसे आगे भी एनी टाइम इफ यू हैव एनी nugira ikibazo icyo ari cyose cyerekeranye n'ikoranabuhanga uzampamagara Madura प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा होगा
कूल bizanshimisha no ukemura ikibazo nona उसने आपके सारे अकाउंट्स हैक urakeka umusore hakinze account zawe बाय कैम्स और माइक ndetse ko muri iyi nzu harimo kamera hakabamo n'udukurura amajwi और कैम को ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल है सो मैं kubona kamera n'udukurura amajwi ntabwo byoroshye प्रॉब्लम turabanza tujye muri laptop yawe मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहता हूँ ndashaka kujya mu muzi w'ikibazo डोंट वरी ntugire ikibazo 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी ikibazo cyenda gikemura ngiye ndi umuhaka wa hatari banyita madura ibi ndabikemura amadura aza muri laptop ngakemura ikibazo ने बग कौन सी रूट डायरेक्टली में katurore amadura yinjiramo abanza arebe ko kino kibazo yagikemura no umuhatari bitabaje nimba batatswe n'umuhaka bitabaje undi muhaka hagarike wa musore rwose nkunze uburyo ubona ko ibintu biri buze kumera neza कि ये एमसीए ग्रेजुएट एमआईटी टॉपर का घंटा कुछ उखाड़ सकता है umuntu urangije NSA yurumva yaza kunzanaho ibintu bya atari buretse umuntu utanywereke ndamenya ibyo urimo byose turebe njye nawe ninde urenze साइबर एक्सपर्ट bose batangira guhangana harya ntufite konte muri bankera wumve hari banke yamubwiye mbuze banke nimwe mvuga yinta kuko nta nimwe irampeza ntufite konte muri banke iyi niyi amadura arikanga genda bucece nutava aho ngaho buri nyuma y'iminota 10 kuri konti yawe ndajya nkuraho ibihumbi 10 uyu mwana arahakinga na konti z'abantu ziri muri banka akazi hakinga yakiri hano telefone irasona umwana aramubwira ati nimba uje gukemura ibibazo nateje abona kuri konti havuyeho ibihumbi 10 uzika bikoze kuri konti yanjye havuyeho ibihumbi 10 ako kanya abona n'indi message havuyeho n'ibindi bihumbi 10 मेरी बात fata inama yanjye ugende ऐसे नहीं कि तू चांस kuko kuri konti yawe ndabona n'amafaranga ahagije ariho वाओ जीनियस ugize ubwenge no kuri televiziyo ufunga machine akaza no kuri TV ये लैपटॉप बंद करने से तेरे सारे wumvaga nuzimya laptop ibibazo byawe biri bukemuke no muri televiziyo yagezemo reba टीवी बंद हुआ ना तेरा पूरा अकाउंट खाली iyi televiziyo ni muyizimya konti yawe ndayimaraho amafaranga uyu musore ni umusazi azi ibintu birenze ibyo nzi ngiye amadura ndayamanitse uyu mwana ndinzeho mani mukeneye undi muntu wabafasha pe ngiye birandenze मैंने कहा था ना सैम narakubwiye Sam तुम्हें मुझसे बेटर कोई नहीं nta muntu uzigira ubona undenzeho uranyumva कहता रहा nagiye mbikubwira ariko we nta mba mbona udashaka kugira ubwenge ngo uca akenge unyumvire हमारी पूरी जिंदगी ubuzima bwawe bwose naburimbura mbishatse चाहे gasani भाग जाओ नए शहर चली जाओ iyo wahunga cyangwa ukajya mu wundi mujyi 5 मिनट iyo wasiba hahise hawe दूंगा और तुम्हें इसी मोड़ पे लाके खड़ा nakongera nkabona nkahagarura ku karubanda नाज़ा नहीं ntago ufite igitekerezo cy'imbaraga mfite ndi umuhaka पूरी कवर में umuhaka wawe udushobora gucumbagiza guverinoma yose nta hantu na hamwe namwihisha nta hantu namwihisha uriya mwana ni umuhaka umukobwa yataye umutwe nakubwiye ngo ariko uzi umuntu ubwakinga kurebera ubuzima ibyo ukora byose aho ugiye hose ashobora kubushyira ku karubanda umukobwa byaramucanze aho ageze yabona kamera akamenya ko umwana ari kumureba aho abonye kamera hose umenya ko umuhaka ashobora kuba yahareba umuntu hakinga konti yawe ya banki agakuraho amafaranga katururi umukobwa zamwumiyeho yirukanka atazi yajya yahandi ugera ukanasara umukobwa yirutse atarwiyambitse aho abonye kamera hose bari kumbona gasani yakoze ikosa rimwe gusa bya bindi ngo yasinze aracikwa ngeze hano imodoka iramukubita ngo yaracitswe aryamana n'umwana w'imyaka 10 umwana yita sarata ubwo nyine turakundana nimba twaryamanye yagasani none dore ibibazo ahuye nabyo n'umukobwa ukuze warengeje n'imyaka yo gutabwa amago yaje mu kabari nta hantu ho kwisha hari yahungiye mu madive nta hantu ho kwisha no mu kabari harimo amakamera nta hantu ho kwisha ajya mu gikoni naho hari amakamera yagasani umukobwa dore ngarata umutwe umwana yamubwiye ati njye ubuzima bwawe nabwangiza wa mukobwa we umukobwa yaje hano biramucanga zamwumiyeho bimeze bite arakora iki There is no place to hide. nta hantu wakwihisha Complicate करने की आदत है क्या? hase kuki ukunda gukomeza ibintu हो सकती है but नहीं. ibintu byagenda neza मैं बार तुमसे कह रहा हूँ कब से कह रहा हूँ कि बस nagiye nkubwira we kora ibyo nkubwiye कर दिया ना complicate. ariko ibintu urabikomeza none reba kondisiyo urimo Reputation की पूरी izina ryawe ryasebye ryangiritse abantu bose bamenye ko uri umukobwa wataye umutwe कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना. ubu ngubu nta n'umuntu wifuza ko umubera sheri bitewe n'ukuntu wasebye umwana yamusebeje amafoto yashyize ku karubanda ibiki byose ati ubu wasebye nta n'umuntu wifuza ko umubera sheri कभी अपने बॉस की इंफॉर्मेशन चोरी कर abantu bose bazi ko rwose wibye umugabo w'abandi wibye
wibye amakuru ya boss wawe ku kazi का हस्बैंड चोरी करती हो और तो और अपनी खुद की इज्जत ndetse izina ryawe rishyize ku karubanda ryangiza icyubahiro cyawe wagisebeshe ku mbuga nkoranyambaga मतलब एक पॉइंट था जहां पे मैं तुमसे hari igihe cyageze nkumva ngiye nagushyira n'amagukambira umugore pe अब मैं ariko ubu ngubu nta nubwo nakwemerera ngo umbere isheri wumvishe niyo mpamvu nahisemo wumve I will use ugiye kujya ngukoresha gusa for sex dusambane gusa ukora utaha nanjye ubu nta nubwo nakwemera ko mbera sheri ujye uza dusambane utahe nk'uko wa musitari mwakundanaga yabigukoraga nzajya nsambana nawe gusa kuko ubu ngubu wasebye nta nubwo twakundana uburyo rero tugiye kumvikanamo n'ubu mu gihe utaramamagara ngo duhure dusambane wumve nzajya nkomeza ngo uhakinge kandi nyizera ibyo ntabwo ubishaka nyagasani विवेक के साथ रातें गुजारो और सुख ugiye kujya uza tumarana amajoro kugira ngo ubone amahoro n'ibyishimo ibaze good night uramuki umwana wa 19 umva amagambo abwiye umukobwa ukuze umukobwa yumvisha asebye yaje kwa muganga kumwe na wa muturanyi niwe ukomeje kumuba hafi ikibazo yeah umukobwa yarababaye umusore agarukana afitanu yagiye afata akazu kuko karimo igikoresho cyose yifashisha hakinga abwiye umukobwa atumamagara umbwira igihe tubonanira turyamane kandi bijye biba kenshi kugira ngo nyine nge nguha amahoro ndeke kukushyira hanze umukobwa ahantu ari umusore abahabona hose abamuhakinga aramukurura katurore yabakurura hirya no hino agenda areba umukobwa ari agiye kubona mubonana do ahakinga telefone y'umukobwa yumva ibyo bari kuganira agerageza kumva amajwi y'amajwi ntabwo ari kuyumva amajwi ntabwo ari kuyumva sike हमें देख भी लेगा तो सुन नहीं पाएगी nubwo Vivek ariko tubonaho ntabwo yatwumva wakoze kunzana hano ruhande लेकिन मैं यहाँ विवेक से बचने के लिए नहीं आना ariko ntabwo naje hano kugira ngo ncike Vivek सारी बाजी पलटने के लिए यहाँ ahubwo ndi kugerageza kureba ko ibintu ari kunkorera nanjye nabimukorera kuki uri gutekereza iki there's no place to hide nuko Vivek yanyeretse ko nta no kwihisha yavuze ukuri उसकी बातों से एक सच तो सामने hari ikintu kimwe yansobanuriye neza कि हम अपने सारे राज इंटरनेट पे amabanga yacu koko tuyahisha kuri internet विवेक जैसे कमीने लोग ibicucu bimeze nka Vivek bikayabona bikayakoresha bishaka kudukoresha ariko ubu nta banga agiye nsigaranye ubu noneho ni Vivek utahiwe bivuze ngo natwe dushaka amabanga ya Vivek natwe tuyashyira ahagaragara nta muntu utagira ibanga Vivek ni umusazi ni umugizi wa nabi kandi buri munyabyaha hari amabanga aba afite ahisha हमें बस उसके क्राइम का रिकॉर्ड ढूंढना है natwe dushaka amakuru kuri Vivek tumushyire hanze uyu nawe yese atangira kugenda kuri uriya mwana bamenye uyu mwana nawe amabanga ye nayahe nabo bayashyire hanze nta muntu utagira amabanga badashaka kwajya hanze nanjye mfite ibanga mba nifuza ko ryajya hanze ndibabwire se n'ubundi hahire rimwe ko n'ubundi ngiye nazabukora njya nywa ku rwunge kandi pasita ntago abizi yagiye no kwa Gabi uriya mwana yaraje arambeshya muha telefone uriya mwana ni ibandi umukobwa yatangiye kunyura mu bantu bose uriya musore yagiye ahemukira yabona amafoto hano uriya mwana bagiye bamufotora ahantu hose yagiye aca umukobwa arashaka kumenya amabanga ya kariya gahungu kuko amabanga y'uyu mukobwa yose bayashyize hanze yasebye muri sosiyete Vivek aramwandikira ese iri joro raza ko ndi njyenyine ra uyu kureba hano yabonye isakoshi ye za sakoshi ziba zihenze abantu bagira amasakoshi ahenze abakobwa bagira amasakoshi ahenze uyu nawe ntabwo aryamye ni umuturanyi ये सारी फोटोज है जो मैंने तुम्हें क्लब में दिखाई थी yamwereka amafoto उसमें क्या देख रही हो तुम urashaka kubona iki muri iki segonda या reba hano iyi foto सैम ये मेड की फोटो है इसका ni umukozi wo muri ruriya rugo mu rugo rwo kwa Vivek Look at this picture. reba ino foto से देखो yirebe neza ये मेड है तो इसके पास nimba yari umukozi utiyambara imyenda ihenze akagira n'isakoshi ihenze babona ari ibya fake wana ari pirate फैशन मैगजीन की umva nakoreraga iki inyamakuru gikora ibintu by'imideli
से डिजाइनर बैग कम से iyi sakoshi uyu mukozi wo kwa Vivek afite ni sakoshi ihenze na Vivek ubwe ntiyayigura kandi ni umukozi wo muri ruriya rugo utafite isakoshi ihenze umukozi wo kwa Vivek gutafite isakoshi ihenze bahise bavayo Vivek ni uriya mwana w'umuhaka guti wabo hakora umukozi ugira amasakoshi ahenze ibyo babyige wibaza umukozi wo mu rugo ukorera 30 cyangwa 20 ku kwezi umukobwa kumubona ni sakoshi ihagaze 300. Wow! रोहन के साथ है आउटिंग तुम्हारी नाइस usohokanye na Rohano uyu munsi se waje hakurina waje hano no mugabo umwana rero nabakurikiye 5 kuri 5 hari ibyo bahererekanije amatelefone yabo hari uwo bayasigiye ni uriya mwana akoresha bakurura amenya ahantu bari bano bahita bahindukiza imodoka uyu akomeza abona imodoka iri kujya imbere kumbe yakase yari kubona telefone zaba ahantu zigiye buriya telefone umuntu arayikurura yawe akamenya ahantu uri kujya kumbe telefone bazisize dore aho bibereye telefone zatwawe n'indi modoka bano bashe hano bagiye kubona bono wa mukozi ngo ugire buriya niwe turi wa mukozi wa mwana ajya abwira ngo ugomba gusa nka Samu tukaryamana akajya mukubita akamuniga baramubonye acaho wa mukozi mbonye Oppo we ni Oppo iriya niyo hano narayihabonye bampaye ifungo komeza imbere dijuze kugakata ndabakinnyi bataraya mugakate mbere yuko filime isohoka bakurikira wa mukozi wo mu rugo kikona umuntu umukozi wo mu rugo aje muri shike yinjiye mu iduka ry'imyenda umukozi wo mu rugo ukorera hehe kwinjira mu iduka baramubura agiye ko yinjiyemo hano kureba yaragiye hindura imyenda kandi umukozi wo mu rugo bamuguyeho aba yambaye neza ni uwitwa ngo ni umukozi wo mu rugo burya ni umukire do yambaye neza Samira aramuzi kureba ni umukobwa wihagazeho ariko aba yambaye imyenda y'abakozi wo mu rugo विवेक मेरी ऑफिस में इंटर्नशिप करने आया था ati umukobwa yaje kudubuhamya bwe rero nuriya mugore bakurikiye aho yahuriye na Vivek ati gihe kimwe Vivek igeze kuza mu iduka ryanjye aje kunsaba stage uriya mwana बिजनेस समझना था yashaka kumva business nakoraga yo kugurisha kuriya कि बहुत स्वीट सा लड़का mbere nabonaga ari umwana mwiza uyu mugore afite iduka ka Vivek kigeze kuza kumusaba stage तब मैं उसके अंदर के जानवर को जान kuko ntago nari nzi inyamaswa yishe muri uriya mwana धीरे-धीरे मुझे एहसास होने लगा कि naje kumenya ko uriya mwana yajyaga nkurikirana niyo nabaga mvuye mu iduka बार मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की थी लेकिन मैंने akagerageza no gusa nk'untereta ariko ndamukatira ndamuhakanira तुमसे बच नहीं पाई राइट क्योंकि उसके पास मेरा कुछ ऐसा राज है ariko uriya mwana afite amabanga yanjye yangiriye muri telefone हो जाऊंगी ambwira ko ayo mabanga yashyize ku karubanda byabindangiriyeho cyane ko nubatse भी है mfite n'abana babiri बस मेरी ऐसी तस्वीरें हैं जो अगर afite amafoto yanjye abitse ku buryo yashyize mu itangazamakuru cyangwa yashyira hanze byabindangiriyeho उसे अच्छे से पता है ababizi neza ibyo bintu That's why he started to blackmail me. icyo gihe yatangiye kunkoreshereza icyo ashaka kuko afite amafoto yanjye घर में maid बन के yatangiye kumbwira ngo ngiye kugenda njya gukora mu rugo rw'iwabo nk'umukozi ngo bitisa arazarekura amafoto yanjye yashyireho ku karubanda हमारे बारे में शक ना हो nagiye nk'umukozi kugira ngo nyirakuru atazadukeka uyu mwana n'ibandi ni benshi yagiye ahemukira ibaze gufata umugore w'umukirekazi ukamufata amafoto ukamubwira tugiye kujuza mu rugo ukore nk'umukozi tunaryamane byageze aho mba indaya ye nawe rero umaze kuza niweho yatangiye gukunda aragusarira uriya mwana afite imyaka 19 ntabwo numva ukuntu yaba ari indaya bigeze cyangwa se ari igihehesi sekibi ntabwo arebera imyaka ruhani ntabwo uzi utuninja twa 10 azishyurira ibyaha bye ntabwo ariwe wenyine kandi yakoze ibyo Samira hari abandi batubanjirije njye nawe nabo yagiye akoresha akabakoresha bino bintu wakwereka ko agufite ubuzima bwashobora kubushyira hanze ukemera ugakora icyo ashaka abikora abakobwa abagore Vivek yateretaga inshuti yanjye Shitari yagiye asaba Shitari ngo bakundane inshuro nyinshi ariko akagenda amwangira ko bakundana Vivek aza kurakara ahitamo gusebya Shitari aza guhakinga telefone ye na laptop n'ibindi byose atangira kujya akoresha uwo mukobwa akamwambura imyenda ni benshi bagiye bibabaho ayo mafoto yaje kuyarekura umukobwa abonye yasebye amafoto ye yambaye ubusa yagiye ku karubanda ariyahura
uyu mwana yagiye arekura amafoto y'abantu ku buryo abantu bagezeho bakiyahura. Buriya hari ibintu ushobora kurekura amafoto y'umuntu akiyahura akabona yasebye, ariko ntugatinye igisebe, abantu bibagirwa vuba. Se ba runaka twagiye tubona ibyabo, ibyo bintu twabyibagiye, ubuzima ntibwakomeje. Ntukumve ko hari ikintu cyatuma wiyahura. Twibagirwa vuba rubanda bana. Zatsinda cyangwa mpfe gerageza. Uriya mwana agomba kumutsinda. Uyabasubisha telefone zabo. Thank you, Doc. Wakoze Doc, ni wa muganga. Bye. Bye. Ralph's Cafe? After a really long time, my friend. Bagiye muri Ralph Cafe nyuma y'igihe kinini. Umwana bari kubarebaho bakihuse. Bamenya amabanga y'uyu mwana ko ari umuntu yagiye ahemukira abantu benshi. Ba Jean. अपने फोन का सिम कार्ड निकालो. Kuramo simukadi muri telefone yawe. करो बताती हूँ. Bikore. लेकिन साहब इस तरह से ओपन में डिस्कस करना सेफ रहेगा? Ariko byabyiza tubiga kuramo simukadi yawe. Bakuramo simukadi zabo muri telefone. Wow! Bega. So smart, Sam. Ugize ubwenge no Sam. भूल रही हो कि क्या? Nibagiwe ko. फिर सेटअप तो Iyo cafe muri mari ngiye washyize za wifi ni uzihashyira. Ahita hakinga wifi zirimo hano. Ngo nyine abantu bose bikonexe kuri wifi iyo muri cafe bose abasha kwinjira mu telefone yabo. Dore ukuntu ama telefone yabo ya hacking. Ibyo bavuga byose akabyumva, uyu mwana ni umuhatari. Abahaka babaho mu nceri. अब जब फोन ही नहीं होगा तो वो हमें सब telefone dufite ntago ari butwumve, araza kutubona gusa, ariko ntago ari buze kumenya imipango yacu. Uyu kumba ari kubumva, bazi ngo bari bamurushije ubwenge, kumba ari kubumva. मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं विवेक से जिंदगी भर gupanga Vivek kumwikuraho byiteka बारे में सब kanshingukaho twamenye ibya Shintari, natwe turaza kumukoresha. हम एक होटल में रूम बुक करेंगे, उसे बग करेंगे विद कैमरास एंड माइक्स, जिसे हमें natwe turinjira muri kamera ze, tumutega amakamera, nze kumuhamagara ngire ko nemeye ibyo yansabye ko twahura tukaryamana. Naza niba muhamagare kuko ndibuze ko wamuhamagaye ari buze. Niba ashaka nahagera turamubwira ko twamenye iby'umukozi w'iwabo ko atari umukozi, ko twamenye n'ibya Shitari wa mukobwa wiyahuye. Byose namara kwicuza twamuteze kamera, ndakora uko nshoboye yemera ibyo byaha ko yabikoze. Nawe uraza kuba uri muri parikingi uri mu kimodoka kirimo ibikurura amajwi, ninguha sinyari uhita uzamuka mu cyumba cya hoteli ndibuze kuba ndimo, tumufate. Kumbe yabumva ngo bari kugambanira. Nguyu. Hey Sam. Bite Sam. मुझे तुम्हारी डील मंजूर nemeye ibyo twumvikanye. पर जगह और हिसाब से डिसाइड हो. Ngiye guhitamo ahantu n'igihe duhurira. Sawa. Icyo atazi bamumenye umukobwa imipango yapanze yose umusore yayumvaga n'umuhaka wa hatari. Ni umwana. Ariko nta mwana muri mu 19 uba wakuze, nuko muba mudashaka kubyemera. Ubuse ko mfite 12 ngiye kuyivuga. Ubona natwika. Mwana ya Jano. Ubona nyirakuru. कुछ दोस्तों के साथ बाहर. Kiyanze njyanye n'inshuti zanjye. तुम्हारे पापा का फोन आया था. Papa we yahamagaye. पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ. Asaba ya madokima yawe. लूंगा. Ndabyitaho. ऐसे? Gute? क्या मतलब? Uravuga iki? मैं तुम्हारे रूम में गई थी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए. Ubwo utari wari nagiye mu cyumba cyawe ndashakisha. तो कॉलेज में पता लगाया. Buza amadosiye yawe cyangwa se impamyabumenyi zawe za kaminuza, mpita njya kubaza kuri kaminuza wigaho. पता चला कि तुमने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट Ubwo bambwiye ko utigeze urangiza kaminuza buryo ubutubeshya. नहीं कर रहे हो. Ndetse nta nubwo uri kwiga masters. बल्कि पिछला साल रिपीट कर रहे हो. Ahubwo warasibiye uri gusubiramo umwaka w'ubushize. सबसे झूठ बोलते रहे. Wagiye utubeshya ngo uri kwiga masters waragraduate inzu utubeshya. ये और प्रोटेक्ट नहीं. Ngo ntago nabasha gukomeza kuguhishira. डैडी पता लगाएंगे. Papa agomba kumenya impamvu waretse ishuri. Uyu mwana yaretse ishuri kubera hari umunyeshuri bigana yatumye yiyahura yashyize amafoto ye hanze. क्या जरूरत थी ऐसे डिटेक्टिव बनने की? Kuki wigize detective umukecuru? Nyirakuru. Sasu yateze umwana agatego, yagiye mu cyumba anafata icyumba muri hoteli. Dore imodoka hanze. Uyirimo arifite yabateze kamera ni wa muturanye araza kuba byose ari kubifata. Uriya mwana ni ngo niyemera ibyaha bye byose. Uyu ari gucunga. Mwana bamuhamagaye muri hoteli. Yari hano arakumangirwa. Komangirwa bite cya cyana cyamuguyeho cyita kimurasa akantu mu muhogo yagasanye cyamurasha akantu mu muhogo cyita kivayo ni ikirara
cyabumvaga bagipangiye kibumva. Wari waneze umuntu hanze ndamusinzirije. Reka nze hashye. Kivayo. हाय विवेक तो क्या लगता है तुम्हें uratekereza iki तुम जीत गए और मैं हार गई watsinze ngenda tsindwa sibyo अब यहाँ आकर तुम मेरे साथ जो चाहे कर ndetse ngo wankoresha icyo ushaka है ना no oya you're wrong uribeshye I had your secrets with amabanga yawe nayamenye तुम लोगों के secrets के साथ खेलते buryo wakomeje gukina n'amabanga y'abantu nawe ngiye gukina n'amabanga yawe wumve umwana yanga kuvuga aramwandikira मैं जानता हूं कि तुमने इस जगह को ndabizi hano hantu hateze mikoro na kamera urashaka ko mvuga ariko sindi ikigoryi ये बग किया है मुझे तुम्हारा कंपेशन nyine ndashaka kurikodinga wemera ibyaha byawe byose wakoze मैं जानता हूं कि इस रूम में इतने कैमरास और माइक्स हैं कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे I'm glad you know that इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी ndagira ngo dusohokane muri hoteli tujyane Don't you see Vivek ntago na Vivek igihe cyawe cyakurangiranye Don't call the shots anymore ntago ari ugitegekana namwereka ifoto ya mugenzi uri mu modoka hasi umuturanyi wawe namusinzirije do mukubwira ko mugenzi uri hasi ari uri bumutabare kumbe Rohan Did you do to him umukozi biki Vivek तुम्हारे बचपन का दोस्त रोहन inshuti yawe yo mu bwana iri gupfira mu modoka namuteye uburozi bwica butinze ये दवाई नहीं मिली तो मर natabona umuti mu masaha narayitapfa gute watinyuka तुम उसे हॉस्पिटल ले जा ariko wamujyana kwa muganga ubishatse पॉइजन है ये पता लगाने में ariko abaganga nabo byabatwara nk'amasane kugira ngo bamenye uburozi n'ubone namuteye bamenye n'umuti bamuha araba yapfuye कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और किसी को ndakeka wangura hano ntihagire umuntu umenya ko wantwaye uribeshya mwohereza indi message uri kwangiza igihe Sam Rohan asigaranye igihe gito agapfa Vivek listen to nyumva Vivek जो मुझे चाहिए nicyo nshaka रोहन को बचाने के लिए इंजेक्शन uwo muti ushyira Rohan abeho icyo ashaka nuko ngo baryamana Hurry up Sam kiravuba Sam TikTok katururi hey feri ya mbere isa zana umukobwa hano नहीं करेगा hano nta n'umuntu uri butuvangire hari bushye अरे और मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है You know what मैं क्या सोच रहा था वो आजकल नहीं चल रहा है #MeToo uzino bese misi biserera bizenguruka ngo #MeToo sasa yafashe na nyirakuru yamuzanye no yamuziritse ko nyirakuru yari yamaze kuvumbura umwana katarangije kaminuza 19 साल की मासूम सी लड़की का फायदा उठाया और उसे baza abantu nibamenya ngo umwana w'imyaka 19 waramfatiranye turaryamana ukuze urumva bazagufata gute urareba iki नानी है वो मेरी urani nyogokuru wanjye कुछ नहीं कहेगी nta kintu ari buze kuvuga she's dead yapfuye umwana yishe nyirakuru hey umwana ni umusazi n'umwicanyi What? And I don't understand कि हर किसी को ऐसा क्यों करना है sinumva impamvu abantu bose bakora bino bintu abantu bose nkunda kuki bari kundwanya और अब तुम फिर मुझे ये वायलेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं because I don't bloody understand what simba numva ikibazo abantu mwese mufite तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए ndakeka watsinze मैंने होटल बुलाया naguhamagaye muri hoteli होटल के सीसीटीवी कैमरा kamera za hoteli zagufashe साथ थी और तुम जब ubwo winjiraga ubwo narindi kumwe nawe ubwo wansohokanaga byose birimo नहीं छोड़ेगी और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी रेप केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें naza kugufungisha ko wamfashe ku ngufu मैं बाजी मारी ntutekereze ko watsinze ओके है विवेक अभी मेरा घर बाकी है विवेक how childish are you mbega ukuntu uri umwana please back up plan को reka umupangu wawe rero kuvuga ngo kamera zamfashe nguhindura ureba मेरा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है तुम्हारा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है हम दोनों का होटल से बाहर जाना भी रिकॉर्ड हो चुका है तुम कुछ नहीं कर सकते हो विवेक nta kintu wakora पर मैं तो कभी होटल आया ही नहीं ntabwo nigeze nza muri hoteli basi reka bari ko tuvuga कभी होटल nawe ntabwo wigeze usohoka muri iriya hoteli क्या बकवास कर रहे हो uravuga ibiki वैसे a magician never reveals his magic पर तुम स्पेशल हो rebe VIP गेस्ट हो मेरी तो एक्सेप्शन तो बनता है ubwo uri umushyitsi wanjye wa VIP reka ngukorera akantu kadasanzwe
umwana ahita azana replace one with another and you get ibintu byose buriya data zose zasimbuzwa izindi CCTV footage. tugiye kubanza dusibe amashusho ya Viveki muri iriya hoteli, kiriya hoteli nta nayinjiyemo batazareba muri kamera bakamenya ko nahinjiye. Uyu mwana ni umuhatari, buriya ni njye ninjira muri iriya hoteli nimba ari byo uzavuga. Ngiye kubisimbuza ndabuze ahise yikuraho. और ये देखो reba मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूँ reka njye no mu cyumba cyawe ahandi ubwo nari ndi kwegera nabyo bisibe naho ndabuze uyu mwana afite n'ukuntu hakinga amashusho ya kamera kisiba. तुम पकड़े जाओगे, you'll be caught. uraza gufatwa. अगर मैं वहां पे कभी आया ही नहीं तो पकड़ कैसे जाऊंगा? और अब रहा सवाल तुम्हारा, nawe rero तुम तो वहां से निकली नहीं. reka nshyiremo ko utigeze usohoka muri hoteli mbega tutasohokanyemo. तुम्हारे होटल एंटर करने का फुटेज देखते हैं. reka ndebe amashusho yawe winjira muri hoteli 7:30 winjiye saa moya n'igice. और ये रहा हमारा hariya ni amashusho yanjye nawe turi gusohokayo. बट क्योंकि मैं तो वहां पे आया ही नहीं, ariko ubwo nigeze ngera muri hoteli we yamaze gusimushuka atigeze anagerayo. अनबुश विवेक गायब. Vivek arabuze. होटल के बाहर निकल रही हो. टाइम स्टैम्प चेंज कर देता हूँ और सुबह 8:10 का noneho mpindure n'amasaha saa 2 za mu gitondo urebe ari guhindura ku buryo umukobwa bigaragara ko atigeze asohoka muri hoteli yayigumyemo ndetse umusore atigeze anahamusanga atigeze ajyayo. सुबह biraza kugaragara kuri busohoke muri hoteli saa 2:10. मुझे तुम जैसे लोगों पे ना abantu nkamwe mbagirira impuhwe pe. तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारे आंखों के सामने पूरी दुनिया nta nubwo mujya mubona ko isi biri guhinduka imbere y'amaso yanyu. याद है uribuka kano एंटीडोट ni wo muti, ni wa muti bagomba guha wa musore ngo yateye uburozi, wa musore ruhande uryamye mu kimodoka. विशनिज्म और एग्जिबिट से याद है bino bintu rero binyibukije मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. ngiye kwerekana buryo ki ngukunda. ये भी तो मुझे एग्जिबिट करना होगा ना. mwereke ukuntu ngukunda shushu be. yakasani mukobwa mutwe w'izuru mukobwa intebe bayikubita hasi ku kanya intebe barayishwanya gusa. bimeze bite katururi do hey kumbereka bagusubiza inyuma ko umukobwa ari kurwana. विवेक जैसे शैतान को सजा नहीं. uyu mukobwa nawe yavugiye ati abagizi ba nabi inyamaswa nka Vivek zikwiye urupfu nta kindi gihano, akwiye gupfa ndamwica. nakomeje gutekereza uburyo umukobwa usanzwe nkanjye narusha ubwenge umuhaka umeze nkawe. ubwo naje kumenya ko wowe hakinga kompiyuta gusa ariko abakobwa nkatwe ibisekuru byose byabanje tuzi uburyo dutsindamo abantu nkamwe. abakobwa dushobora natwe guhakinga ibitekerezo by'abasore b'abahehesi nkamwe mufite uburaya muri mwe turabahakinga. nibyo nagukoreye nanjye naguhakinze. reka bakwereke imipango yose bari bapanze n'umusore. wumve ko uriya musore nitumwica bazakuriga. bazavuga ko rwose yari kuguharasinga uzafunga uriya musore naramuka apfuye. ईशा कहता है कि उसे मार देने के लिए उसे कोई बेहतर होना चाहिए, तो क्यों ना उसे मारने के लिए हम उसे. reka dukoreshe Vivek ubwe kugira ngo tumwice. wumve urabona तुमने तो खुद ही साबित कर दिया कि मैं wamaze guhakinga ugaragaza ko narindi muri hoteli ijoro ryose. bisobanuye ko rero ntabwo ndi hano, ndi muri hoteli niko kamera zizabigaragaza. rero nimba nari hano ni gute nakwica Vivek? ngiye kukwica zaruburana mvuga ni kamera ziragaragaza ko naraye muri hoteli. umuhaka yahakinze igaragaza ko umukobwa yari ari muri hoteli, none umukobwa ari hano nawe agiye kumwica. nimba dushaka gukoresha Vivek ngo tumurwanye tumwereke ko ari ukiri muri kontrole y'ibintu byose. tujye muri kafe. ndabyibuka niwe utunganya wifi yaho tuba ariho tujya. ninjyayo araza kugerageza kumviriza ikiganiro cyacu agira ngo yatwumvishe. uyu mwana yari azi ngo yumvishe ikiganiro cyabo, kumbe bakimwumvishije babishaka. yamaze guhakinga singagiye gufata uyu mukobwa ku ngufu. azavuga ati umukobwa yari ari muri hoteli sinigeze ngera no muri hoteli. kumbe umukobwa agiye guhita amwica avuga ati njye nari ndi muri hoteli sinanasohotseyo. Vivek ngiye kwisubiza ubuzima bwanjye wanyatse, babarire. ये करने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी. ariko ibyo kubikora ndatwara ubuzima bwawe. twasize umukobwa mwishe. umukobwa yishe umuntu
ahita zanazanye wa muti amaze kwica kari agahungu kari kamaze kwangiza ubuzima bwa benshi. Kandi ibaza umwana ufite 19 nimba akora ibintu nka biriya nakura, kandi nge sirakura. Nubu bwabura kura njya mbibona abantu bwakuze. 12 अगस्त को क्या हुआ? Tariki 12 rero byagenze gute polisi yaje kumuhata ibibazo? Actually, officer मैं टूट गई थी. Izo tariki nari mbabaye cyane. लड़ते Ndambiwe guhangana. आकर मैंने विवेक को amagara wa muhungu bita Viveki. मैंने उसे कहा कि मैं होटल ग्रैंड के रूम ndamubwira ngo ndamutegerereza mu cyumba cya hoteli 204. उसने विवेक को yahamagaye Viveki. Yego yaramuhamagaye. According turebye muri telefone ya Viveki bisa nkaho uyu mukobwa yamuhamagaye saa 10 n'igice. Kuko yaramuhamagaye ngo bahure muri hoteli. As far as I know, आप और विवेक एक ही we na Viveki ariko mwari mutuye ahantu hamwe. ने विवेक को मिलने cyo mubwiye ngo muhure muri hoteli bita Strand. घर बुला के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती थी. urabona narasebye sinashaka abantu babona kari agahungu kaje kunsura nari kuba nsebye namaze guseba bihagije sinashaka kongera guseba. भी लोग रहते हैं, आते जाते देखते हैं, बातें करते हैं, and I didn't want all that. ये होटल ग्रैंड की सीसीटीवी फुटेज aya ni amashusho yaho yafatiwe muri hoteli. 7 winjiye muri hoteli saa 9 n'igice z'umugoroba usohokamo saa 2 za mu gitondo. क्या ये आप ही हैं? uriya ni weho koko? yego uriya ni njye. पूरी रात आप कमरे में bivuze ngo ijoro ryose wari uri mu cyumba cyawe. yego none ninde wishe Viveki rero? के अलावा ninde wundi uzi washakaga kwica Viveki? पता लगाने का ariko ako ni akazi kanyu ofisiye kumenya ninde wishe umuntu sinjye ukabakorera. उसकी अकेली विक्टिम नहीं icyo nzi cyo ntabwo ari njye Viveki yari yarahemukiye gusa परेशान ni abantu benshi rero agiye ahemukira. सकता है उनमें से कोई. umwe muri abo bantu yahemukiye What I mean. icyo mvuga urakizi. कहता है कि खून इसी लड़की ने किया है njye icyo nzi cy'uyu mukobwa niwe wishe uriya musore. gute se एक ही रात में वो 2 जगहों पर gute yabera ahantu habiri icyarimwe? यही साबित करना तो nyine ntabwo bishoboka ko twabigaragaza ko uyu mukobwa ariwe wishe umuntu. लड़की उस वक्त अपने होटल ariko nimba yari ari mu cyumba cye गैस स्टेशन पर ntabwo yakabaye yageze yari ahantu kuri sitasiyo ya esanse. ऐसे भी किया हो इट्स अ ब्लडी ntabwo uyu mukobwa ikintu yakoze ni cya cyaha bita ngo ni icyaha gitunganye. umuntu akakwica ariko mukabura ikimenyetso kimushinja mubibona ko ariwe wabikoze ariko mugaceceka. abapolisi barabibonye ntawe uyoberwa ukwibye ayoberwa aguhishe. umukobwa arabwira ati njye nindi mu cyumba muri kubibona namwiciye he. abapolisi nyine babyita perfect crime. uraceceka ikibazo cyawe nyine. umuntu akora icyaha mukabura ikimenyetso kimushinja mugaceceka. byagenze bite? Case closed. ikirego baragifunze. gute? that's cool icyo ni byiza umukobwa yishe wa mwana. twigendere uyu niwe wamubaye hafi. none rero muhakurikiyeho iki? वाली सैम अपनी खुद की वेबसाइट शुरू करके डिजिटल वर्ल्ड में Sam ugiye gutangira wari editor w'ikinyamakuru ugiye gutangira nawe website yawe cyane. tujye kunywa ikawa rero duserebura. ya ikawa sinzongera kuyinywa narayiretse niyo kari akana kabategeragaho. bimeze bite rero? banyita nkore neza bandebereho naho ubutaha Imana bamugisha ndabakunda cyane. ciao ciao.